Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Tumaze rero iminsi tuganira mu ijambo ry'Imana, turi abagenzi bagana mu ijuru kandi turabyishimiye. Aleluya, amena. Ubuhamya ni bwinshi, amena. Ubuhamya ni burebure, aleluya, kandi rwose buranejeje. Buriya rero ntukavuge ngo ubu buhamya ni buto, ngo ubu ni bunini. Ubuhamya bwose buba ari bunini, aleluya, kuko icyo Imana ikora cyose iba yagihaye agaciro. Haleluya. Umuntu rero ashobora no kuvuga ati ndashima Imana ko yankijije urutoki. Wenda ukavuga ngo hanga urutoki se narwo ni indwara. Buriya rero bajya bavuga ngo utaranigwa agaramye ngo agira ngo ijuru riri hafi. Ni ukuri ikintu icyo ari cyo cyose kikujyanye ku Mana kiba kikubabaje. Umuntu rero hari umuvandimwe ubwo turi gusenga nk'uko mbivuze koko, hari umuvandimwe warwaye urutoki, ariko urutoki rurababaza pe. Urutoki rero ejo bundi bambwiraga yuko arimo koroherwa, ariko kubera gusenga, kuko burya hari indwara ujyana no kwa muganga bakabura icyo babikoraho. Muri Afurika izo ndwara turacyazifite, zijya kwa muganga rwose muganga akareba akavuga ati ibi ntabwo ngiye mbona nabishobora. Nuko rero n'umuntu nanakubwira ati narwaye iryinyo, ujye wumva ko yababaye. Nakubwira ati rega mu nda harandye, umenye ko ababara. Burya ntawe utaka atababaye. Ubwo rero muvandimwe ndagira ngo nkubwire ngo ubuhamya burahari kandi ni bwinshi, kandi bwose uko butanzwe tujye tubuzamurira amaboko, dushima Imana yo mu ijuru yakoze ibyo ngibyo. Urugendo rero twatangiye twakomeje kuri Kibeho, ariko Kibeho nkubwira yuko tuzayinjiramo neza nimara kubona inyandiko nyinshi nzegeranyije, kuko narakubwiye nzasoma kugira ngo atazagira uvuga ngo Louise ngo urumva ngo wowe ngo arwanya kiliziya. Ntabwo nzarwanya kiliziya, ahubwo nge nzasoma, hanyuma niturangiza turebe ko kiliziya ibyemera tuzumva nyine ukuri niko nakubwiye. Kandi numva nshaka kugira ngo nzagusomera inyandiko nyinshi zikumvisha ibya Kibeho. Kandi benshi mwarishimye cyane ko twatangiye Kibeho. Ubwo twavuye muri Kibeho rero twinjira mu buhamya bwanjye bwite, nabwo ngewe nkaba ntashidikanya ko ari zimwe mu mbuto za Kibeho, kuko nanjye Nyagasana ntora yambwiye ko ngomba gukomeza gahunda ya Kibeho. Nubwo ubutumwa bwatangiye Kibeho sinari impari, sinanagiye rwose, ariko aho yagiye ambwirira yaje guhuza ubwo butumwa ampa nubwo yagiye aho abana babonekewe Kibeho, ngasanga mu by'ukuri ari Kibeho igikomeza. Donc ni ubutumwa bw'umuburo, ni ubutumwa busaba guhinduka, ni ubutumwa busaba kwisubiraho inzira z'ikigendwa, busaba abantu gusenga, busaba abantu kuva mu bigare. Si ibyo ngibyo nkubwira, ni nabyo yavugiye Kibeho rero. Ubwo rero mu buhamya bwanjye bwite nakubwiye ejo, ubuhamya bugendanye n'igipande navuga ngo cy'umubiri, ariko icyo gipande byari ngombwa ko abantu bacyumva, kuko abantu bagiye bampa ubuhamya bambwira bati rwose byadufashije cyane. Umwe akambwira ati ngewe nabyumvise, ati numva birasa n'ibyanjye, ati numva nawe wavutse nkanjye, atari kuguzi ko nanjye mfite ubuhamya. Aleluya, nicyo aleluya. Shima ko utari ikimanuka, shima yuko ufite inkomoko, kandi iyo nkomoko iriho kuko Imana ikuzi. Aleluya. Muvandimwe rero nk'uko nabikubwiye, naragusomeye ijambo ryo muri Yeremiya, ariko kandi nongeye no gukomoza ku ijambo nshaka no kongera gukomozaho nonaha, nkubwira nti Yezu yaje atari ikimanuka, ahubwo ari umuntu uvukiye mu bantu. Aleluya. Nubwo yagaragaraga rero nk'umuntu uvukiye mu bantu, ariko kandi imbere ya byose jambo yariho, kandi jambo yabanaga n'Imana, kandi jambo yari Imana. Aleluya. Ibyo ngibyo turabyemera. Ubwo rero no kuvuga ngo Nyagasani mu mugambi we afite icyo yagushyiriyeho, nawe afite icyo yagushyiriyeho, kandi ugomba kuzava ku isi ukirangije. Ubwo rero muvandimwe, reka turebe ku masekuruza ya Yezu, twongere twibukiranye ko Yezu yari umuntu. Amasekuruza ya Yezu rero nk'uko tuyasanga mu ivanjiri yanditswe na Luka, umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 23 kugera ku murongo wa 38. Ni ukuvuga ngo Luka asobanura ukuntu Yezu yabayeho. Ngo igihe Yezu atangiye kwigisha yari afite nk'imyaka 30, kandi uko abantu bibwiraga, aleluya, uko bibwiraga, impamvu yanditse gutyo ngo bibwiraga, nuko mbere yariho kandi ijambo yari Imana, byose byaremwe nawe, nta cyaremwe na kimwe
kitabayeho kubwe. Yihindura rero umuntu kubwa Roho Mutagatifu aza mu bantu. Uko rero abantu babitekerezaga, kwa kundi bakureba bakakurebera mu nkomoko ya kimuntu, bibwiraga yuko yari mwene Yosefu wa Heri wa Matati, ugakomeza ukaza kugera ahantu ku murongo wa 38 havuga ngo wa Enoshi wa Seti wa Adamu w'Imana. Haleluya. Naho ngaho amasekuruza ya Yezu arangirira. Ushatse rero wayasoma yose. Twajyaga tujya mu misa mwumva basomye ivanjiri y'amasekuruza ya Yezu. Noneho nkajya nibaza ko iyi vanjiri koko ubu uyu munsi ikirize yaduteguriye ivanjiri koko ari ikintu na kimwe ubu se bitumariye iki? Ariko uyu munsi nibwo maze kumva yuko haleluya Yezu yavutse ari umuntu, yaje afite inkomoko, yaje asa natwe nk'uko natwe dusa. Ubwo rero nanjye ntabwo naje ndikimanuka, mfite ibisekuruza, ariko bya bisekuruza wenda rimwe na rimwe mbisubiramo ngasanga simbyibuka byose, ariko kubw'amahirwe nagiriwe umugisha ababyeyi banjye bombi baracyariho, kandi ni abakristo, kandi ni abantu rwose nabo bakurikiriza inyigisho kandi barishimye. Haleluya. Ubwo rero nabyo mba mvuga ko ari umugisha, kuko hari n'umuntu uvuka mu muryango ariko ugasanga abavandimwe be cyangwa se ababyeyi be aribo basa n'abamutwama ngo ceceka, wivuga, urabeshya, ugasanga ariko ngewe ngira amahirwe nyine abavandimwe banjye n'ababyeyi banjye bose turi kumwe muri urugendo kandi barishimye. Haleluya. Ubwo rero ako kari nka paranteze navugaga yo kuvuga ko inkomoko y'umuntu ibigomba kubaho. Nawe muvandimwe rero uriho kubera umugambi w'Imana, hari icyo Imana yagutumye ku isi, hari icyo Imana yagushyiriyeho. Birashoboka wenda ko uyu munsi utarakimenya, cyangwa se birashoboka ko wakimenye utarakigeraho neza, ariko ukaba hari icyo ubona. Uko byaba bimeze kose menya ko utatunguye Imana. Haleluya. Kubaho kwawe ntabwo byatunguye Imana, kubaho kwawe ntabwo byaje nkaho Imana igize accident ikarema ikintu kimeze nkawe. Oya, Imana yabishyize mu mugambi wayo. Hari indirimbo ivuga ngo Ntaranavuka Wari Unzi. Ubu rero nasaraye, ndibwira ko urimo kubyumva, narwaye gripe cyane, nuko rero ntabwo ijwi riri gusohoka uko bikwiye. Rero naho se mbwira Yezu Kristo nimfasha mbanze nkore audio, kuko hari igihe ndwara gripe neza no kuvuga bikananira, ijwi rikagenda burundu, nkajya mvuga nongorera. Ntabwiye Yezu Kristo ntintabara wo kabyara we, turi ndi gukora audio, iri jwi rirakenewe, rihagarareho wo kabyara we. Ubwo niko mba ndi kumubwira. Ariko rero humura, nanatekereza kuvuga ati nemeye ko riba ricecetse, ubwo nzaba nacecetse. Haleluya. Nuko rero na Zakariya yabaye ikiragi kubera impamvu z'Imana. Ubwo rero muvandimwe aho ngaho ntabwo ndibuze kuhatinda, icyo ishaka gikorwe. Haleluya. Niko tuvuga muri Dawe uri mu ijuru. Ariko uyu munsi ndumva ngifite ijwi, tugiye kuririmba, ndarimba nabi nyine ariko ridashimisha Imana, ariko Imana rirayishimisha, kuko none se ngiye ntabwo ndi bujye gutira ijwi kandi ryanjye niringire. Cyakora ndawe ntizi ijwi ririmbe neza noneho mu mwanya wanjye, kandi urabizi ko narwaye ndabishobora. Ubu rero narwaye inkorora rwose shwi byanze, ariko humura turaririmba. Iyo ndirimbo iravuga ngo Ntaranavuka Wari Unzi, undemye unyimenyeshereze utuyira twawe, nanjye nzigumira iwawe. Haleluya. Ntaranavuka Wari Unzi. Haleluya. Imana yari ikuze rero muvandimwe, kandi kuremye yahise itangira kukwigishiriza utuyira twayo. Noneho rero umuririmbyi akavuga ngo mu buzima bwanjye iteka umba hafi, mu nyanja zitukura twahuye waranyambukije, nanjye nzigumira iwawe. Haleluya. Mu buzima bwanjye iteka umba hafi. Haleluya. Urabwira inde? Imana. Mu nyanja zitukura, muri bya bibazo nyine, bwa burwayi, bya bigeragezo, bya bindi byose. Haleluya. Yarakwambukije. Haleluya. Nuko uvuga ngo naho waba wibwira ko bikiriho muvandimwe, ariko hari ibyo yagiye agusimbukisha. Hari abantu benshi rero bafite ubuhamya muri izi audio, hari abantu benshi bafite ubuhamya kuri rozari, hari abantu benshi bafite ubuhamya kuri iminsi 7 twasenze, mbese ubuhamya burahari.
Haleluya. Ubuhamya rero burya uko butanzwe ujye ubushimira Imana. Burya umuntu nanakubwira ati nakize urutoki, ujye umenya ko byari indwara imubabaje. Kuko nta ndwara y'akabwa ibaho. Ikintu cyose burya kigiye ku mubiri kirawubabaza. Kandi burya umubiri ugira ubumwe, burya nino iyo ribabaye umubiri wose urareyajisa. Wahapima ugasanga igipimo cy'ubushyuhe bw'umubiri bwazamutse kubera yuko hari ino ryababaye. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo umuntu nanakubwira ati nakize iryinyo cyangwa se nakize ino, ujye umenya ko yakize kuko Nyagasani aba yamukijije. Nta buhamya butoya rero bubaho. Ninjya ngo ubuhamya ko babumpaye ujye ushimira Imana, uzamura amaboko yiha icyubahiro kuko iba yabikoze. Haleluya. Ubuhamya rero burahari. Hari n'abavandimwe bari kugenda bakira indwara zinyuranye. Hari umuvandimwe rwose twasenganye igihe kinini ariko wari warwaye urutoki rwamuzengereje. Ejo bambwiraga yuko arimo koroherwa, nuko ndashima Imana. Kandi koko ku kigaragara ukabona ko urwo rutoki igisebe cyatangiye kuma, ariko rwari rwamuzengereje rwabaye urutoki rugoye cyane. Imana rero yarakoze. Hari n'abandi benshi cyane Imana iri kugenda ikorera ibitangaza. Ubuhamya burahari kandi nawe urabizi muvandimwe. Ubwo buhamya bwose rero Imana ibutanga kugira ngo turusheho kuyisingiza. Mu buhamya rero nanjye wenda nashyizemo ubwanjye, ariko ngamije kukwibutsa ubwawe. Ntabwo wenda nkubwira ngo njyewe ngo nabayo ntabwo ndi igitangaza pe. Ari umuntu wambwiye ati turasa, ubuzima burasa, ariko byagera ku butagatifu ati nkumva turatandukanye. Ndamubwira ni rero ubutagatifu nta gipimo bugira. Kubw'ibyo rero ushobora kuba ufite uburuta bwanjye. Kuba Yezu yarampinduye igikoresho cye ntabwo bivuga ko meze mpinduka umutagatifu. Ndaharanira ubutungane, ndaharanira ubutagatifu, ndifuza kuzabugeraho, ariko nanjye ndacyari mu rugendo. Haleluya. Ntabwo rero naye nageraho umwanzi adatera ibuye. Niyo mpamvu nanjye nkubwira nti muvandimwe rero, igipimo cy'ubutagatifu ntabwo ari twe tugifite. Igipimo cy'ubutagatifu gifitwe na Data ushobora byose. Ashobora gushyiraho yacu gusa agasanga Louise mbaye ubusa. Ariko kandi nanjye nibyo nkubwira nti amasengesho muvuga munsabira nanjye atuma ndushaho gukomera, kandi nanjye ubwanjye harayo nkora nisabira. Hari n'ukuntu Yezu Kristo ejo nakubwiye ndamukunda cyane, ni inshuti yanjye magara. Nawe ndamubwira nti nutamfata se urabona byagenda bite. Hari isengesho dukunze kuvuga, turavuga ngo Yezu ngo waturekura twagwa, twishyize mu maboko yawe kuko uturekuye twagwa. Haleluya. Erega dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga abavandimwe. Erega se nakwirata ngo nge nabintungane nte ko umusaraba uza nkiruka, ko ikigeragezo kiza nkagira ubwoba ngatitira, ko akantu kaba nanjye nkumva ndarakaye. Ibyo byose rero ni ibitwereka yuko tukiri abantu. Ariko kandi nubwo turi abantu dukwiriye kuba abantu batandukanye n'abanyamahanga. Haleluya. Nubwo turi mu isi hamwe ariko dukwiriye kuba dutandukanye n'abanyamahanga. Amina. Abanyamahanga iyo ababaye agomba kugaragaza ko ababaye kandi akarwana. Ariko twebwe Imana ikatubwira ngo ni ubabara ujye wiherera maze usenge ubibwire Imana. Nusiba kurya ntukakore ku buryo abantu bose bamenya amakuru yawe. Ujye ukora ku buryo Imana yo mu ijuru yindi menye biri mu bwihisho ari izakwitura ikurikije icyo wakoze. Ni ukuvuga ngo abo dutandukaniye n'abanyamahanga tugomba gukora ku buryo ibyacu bimenywa natwe n'umutima wacu, hanyuma iby'abanyamahanga byo bijya ku karubanda kubera ko baba bashaka ingororano y'ibyo barimo. Nakubwiraga rero inyanja zitukura Nyagasani yagiye atwambutsa ni nyinshi pe. Kabone naho waba wibwira ko nta nyanja nimwe wambutse, ariko zirahari nyinshi. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ati mu nyanja zitukura twahuriyemo waranyambukije. Haleluya. Amina. Yarakwambukije muvandi, yarakwambukije. Nubwo waba ubona wenda uri mu kaga nk'ubu ukavuga uti ninjye nyakugorwa, ninjye nyakwipfira, ariko ujye umenya ko yakwambukije. Hari inyanja wambutse muvandimwe, menya ko hari inyanja wambutse. Hanyuma rero umuririmbyi akongera akavuga ngo Nyagasani ku nkunda wanciye iki, ko kenshi naguteye umugongo, ubundi nkanagira umutima wanjye, nanjye nzigumira iwawe. Nyagasani kunkunda wanciye iki mu by'ukuri? Muvandimwe, icyo kibazo ushobora kuba ukibaza nawe. Bundi kugira ngo Imana igutumeho, kugira ngo Yezu Kristo aguhishurire ibyo mu ijuru, kugira ngo Bikira Mariya amanuka kubwira amabanga ya rozari, yaguciye iki? Amaturo menshi watanze se?
ubwiza se wavukanye urusha abandi, igihagararo se warushije abandi, urushako se urusha abandi, amashuri se urusha abandi, iki? Ndabizi kuza kuvuga ngo ntacyo pe. Nyagasani kunkunda wanciye iki? Kenshi naguteye umugongo, ubundi nangira umutima wanjye, wambwira sishake kukumva, ariko noneho mbimenyeye, ntajya nzigumira iwawe, niko umuririmbyi avuga. Nuko rero muvandimwe, iyo ndirimbo igira ibitero byiza kandi koko bifite imbaraga. Haleluya. Nawe bifite icyo bigusobanuriye. Reka rero dukomeze tugende mu rugendo rugana mu ijuru. Nakubwiye rero ubuhamya bwanjye, ubwo ndabutangira. Nari umuvandimwe wambwiye ati ubuhamya bwawe, ati nushaka ntuzongeye kubutanga, ati ngiye kubushyira mu nyandiko, uko mvuga wagenda ashyira mu nyandiko, kugira ngo abantu bazajya babushaka bajye babubona bitagombye ko umuntu ajya asubiramo buri gihe. Ndamubwira nti rero ivugabutumwa ryo mu nyandiko risa n'iriri kugenda rita imbaraga. Kubera iki? Abantu ntibagifite umwanya wo gusoma, n'abasoma ntibabisobanukirwa. Abandi kandi hari nabo turi kumwe muri izi audio batazi gusoma pe, barimo. Hari n'abandi baba batazi wenda no kwandika. Ibyo byose ni ibintu bishoboka pe, kubera ko turi kumwe n'abantu b'ibyiciro byose. Haleluya. Ibyo byose abantu bose, n'abatazi gusoma n'abatazi kwandika, ariko kumva barumva. Abagifite amatwi yo kumva bumva, nabo ngabo nibo irivuga butumwa rya audio n'icyo gice cy'abantu kiri kubwirwa. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bw'inyandiko burahari, kandi n'igihe nagusomeraga ibyo Bikira Mariya yaduhaye. Ubu rero noneho ntago ndi gusoma, ndi kukubwira iby'ubuzima bwanjye, ariko nabyo buriya na bya bindi nagusomeye muvandimwe byagiye bifatwa kuri kasete, donc bigahinduka nk'izi audio, ariko bikaba bifite, hari umuntu Imana yatoreye uwo murimo. Ni ukuvuga ngo ari muri uwo murimo, muri iyo groupe yacu, ari icyo ashinzwe kwandika, gufata ubutumwa no kubwandika. Harahari kandi umurimo awukora neza pe. Nuko rero hari abantu bagendaga babifata babivana kuri audio babishyira mu nyandiko. Nuko kiriya gitabo cyakozwe rero. Ndizera yuko aho ngaho uhasobanukiye, ko hari umuntu wabimbajije mu minsi ishize, ngerageza kubimusubiza. Ariko nawe niba icyo kibazo wongeraga kukibaza, narabisobanuye cyane muri audio, ariko burya hari abantu babaza nkumva ko batumvise neza. Kenshi na kenshi hari igihe umuntu abaza nkavuga nibi bintu narabisobanuye kandi mbisobanura cyane, ubwo rero kuba utabyumvise nuko wowe utateze amatwi neza. Ubwo rero narabisobanuye, ariko nongeye mbisubiyemo. Izi audio rero zibereyeho kugira ngo naho waba uri mu modoka uri kugenda, naho waba uri mu kazi cyangwa se utetse, uwe ushyiremo ekuteri zawe wiyumvire. Ntabwo ari kimwe no gusoma igitabo, kuko bisaba byo kwicara. Rimwe na rimwe ugasanga n'abantu wenda batakiri mu Rwanda, ikinyarwanda kirabagoye. Ibyo byose ni ibintu bishobora kugora wenda abagenzi bagana mu ijuru. Yezu Kristo rero yampaye ijwi ngo mbikubwire. Niyo mpamvu nanjye ntafite ubute bwo kubikubwira pe, ntabwo mfite ubute. Hari umuvandimwe wambwiye ati ese ntugira abantu benshi, mba nanga kukuderanje kuko mba nzi ko ufite benshi. Ndamubwira nti rero ngewe naho naba mfite abantu benshi, ariko buri wese muha umwanya we. Icyo ni icya mbere. Ikindi kandi, kuba nkorera uwo nkunda bimpa imbaraga, numva nta bute binteye. Haleluya. Gukorera uwo ukunda bituma utagira ubute. Ubwo mba ngenda nza nusubiramo mu magambo amwe namwe tuba twagiye tuvuga. Ubu rero tugiye gukomeza muri bwa buhamya natangiye, ariko ubuhamya icyiciro cya mbere twarangije cyari cyo kukubwira ko ndi umuntu nkawe, kandi nanjye kuba mvuga ubutumwa bw'Imana, nawe Imana ishobora kuguca ikabugutuma. Kandi wenda ushobora kuba uvuga uti ngewe ntajwi numva, ariko Imana ifite uko igukoresha, kuko nta muntu ku isi, haleluya, nta muntu ku isi udafite misiyo. Uwo Imana yashyize ku isi wese afite misiyo. Nkuko nabikubwiye, hari uwo Imana yahaye kuririmba, hari uwo Imana yahaye kuvura abantu. Izo zose ni misiyo. Ushobora kuba iyo misiyo yawe wenda warayikuye mu ishuri, ariko attention, nabyo ujye ubitekerezaho. Abantu benshi bajya kwigira ubuganga, bagatangira ari abantu 50 hakarangiza abantu 10. Ni ukuvuga ngo 40 batakomeje, kubera ko mu mugambi w'Imana hari izindi misiyo yabageneye zitari ukuvura. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo mu buzima hari ingabire cyangwa se impano tuzajya dukura mu bumenyi bw'isi, ariko burya ziba zunganira za zindi zisanzwe ziturimo. Hari n'izo tuzajya dusanga ari karemano. Ibi byose rero twagiye tubiganiraho. Nigeze gusobanura ingabire uko zitangwa, ndabisobanura bihagije. Wenda ibyo ngibyo nabyo tuzongera
tubisubiremo twumve ukuntu ingabire z'Imana zitangwa. Uyu munsi rero igice cya mbere cyarangiye nkubwiye ukuntu nashyingiwe, n'uyu munsi nyine ndi umumama w'abana 6, mfite umugabo umwe uwo twasezeranye muri 1993, ni nawe ukiri umugabo wanjye. Birashoboka cyane rero ko ngewe nakubwira ni Yesu yampaye umugabo mwiza, wenda we wamubona ukabona atari mwiza, birashoboka kuko burya ntago abantu bose bareba kimwe. Ngewe rero iyo nkubwira ngo yampaye umugabo mwiza, nuko mba nibuka amasengesho navuze. Haleluya. Ni nkubwira ni yampaye abana beza, ushobora no kubareba ugasanga wenda atari beza nkuko wabitekereza. Cyangwa se burya abantu dufite umuco wo kumva ko niba mvuze n'abana banjye ni beza wumva ko habayemo kwirata. Oya, nukuri nta kwirata kurimo, kuko naho ntabivuga ari beza baba ari beza, kandi naho nabivuga atari beza ntacyo byahindura. Ariko ngewe iyo mbikubwira nuko mba nishimiye icyo Imana yampaye. Haleluya. Kuko nabisengeye ndi umwana mutoya, nkamubwira ni Yesu uzampa umugabo mwiza n'abana beza, nuko ampa bariya ampa n'umugabo uriya, ndavuga ngo uyu niwe mwiza kuko Yesu yamumpaye. Haleluya. Ntabwo ari ukubera yuko ari utuwawe, sino kubera yuko wenda ari mwiza mu bundi buryo budasanzwe. Oya, nuko ari we yampaye. Buriya rero njya mbwira Yesu Kristo, ni yewe ni impeta ni y'uru rutoki koko. Nukuri kw'Imana burya intoki nubwo tuzifite zose ntizingana. Buriya rero buri ntoki igira impeta yayo bitewe nuko urutoki rungana. Burya nta rutoki rungana n'urundi, kandi zose zibariza ariko ntizingana. Ubwo rero buri mpeta igira urutoki rwayo, cyangwa buri rutoki rugira impeta yarwo. Ubwo rero ngewe iyo ndebye twashakanye nagana n'abagore nakumva ibibazo bafite, ndavuga ni yewe ni ngewe rwose Nyagasani yampaye impeta ingana n'urutoki rwanjye. Haleluya. Kuko ari ibintu byinshi cyane wenda ntago nakwinjira mu buzima bw'urugo rwanjye, kuko ubwo urumva byo biba bibaye ubundi buzima. Nyagasani nabyemera nzabivuga, ariko ntago uyu munsi yari yabinyemerera. Ariko hari icyo nakubwira, kubaka urugo Yesu atanze nacyo nshaka ko tukiganiraho. Ntabwo bivuga yuko wubaka urugo rutagatifu nk'urw'i Nazareti, reka da. Ni urugo ruzahura na ya mihengeri na ya mivumba nk'uko yavanjiri bivuga, ariko yazigasanga rwa rugo rwubatse hehe? Ku rutare. Haleluya. Amina. Umva, hari igihe abantu Imana ibabwira ngo nzakubakira urugo rwiza, agahita atangira kwishima, wingubwa ngo ruzaba urugo rudasaba umunyu, rudasaba. Reka da. Ntabwo ariko biba bivuze, ahubwo Imana itanga amahoro kurusha ibindi byose. None ugasanga mu bukene murishimye, mu bibazo mufite uko mwunga ubumwe, mukagira uko mubisohokamo, mu nyanja zitukura Imana ikabambutsa. Haleluya. Ubwo rero muvandimwe wanjye nkunda, urwo rugo Nyagasani yararunyubakiye, n'ubu ngubu ruracyubatse, kandi ni ukuri yagiye arukorera ibitangaza byinshi. Ni ukuri ni byinshi cyane. Urumva imyaka 25 tumaze tubana, kandi nakubwiye ko twabanye turi abana batoya, ariko Yesu yakomeje kuturinda. Ni ukuri imyaka 20 maranye n'uwo twashakanye, twagiye duhura n'imivumba ariko ya yindi iterera ubwato bukagenda bukajya mu kirere. Ariko Yesu Kristo kuko ari Imana. Haleluya. Amina. Akaba ari nawe watanze urwo rugo. Haleluya. Yarategetse. Amina. Yesu yarategetse, ategeka inyanja iramwumvira, nuko umuhengeri urahagarara. Haleluya. Ubwato bwari bwatangiye kurohama. Hari ukuntu nabonye iriya filime, Yesu ategeka amazi akamwumvira. Ni ukuri Yesu atuzisha inyanja, narabibonye muri filime. Yesu yaragiye araryama mu bwato, niko iyo filime ibyerekana, nawe afatwa n'agatotsi arasinzira. Amina. Kuko Yesu yari umuntu, reka nawe yarananirwaga, nuko afatwa n'agatotsi arasinzira. Umuhengeri uraza, abigishwa baragashya, Petero aragerageza, ariko amazi aranga, barusha imbaraga. Arangije amazi atangira kuza mu bwato, noneho kugera nubwo Yesu nawe ubwo amazi yamugezeho, ndetse Yesu Kristo bamukoraho bati mwigisha ntacyo bikubwe ko dushize. Yesu nawe yari yatangiye gutoha, niko kuri iyo filime byerekana. Yesu arabatwamara ababwira ati kuki mugira ubwoba kandi ndi kumwe namwe. Haleluya. Haleluya. Iryo jambo, kuki ugira ubwoba uri kumwe n'umwami w'amahoro. Haleluya. Nuko arahaguruka arambura ikiganza, arahagurutse arahagarara, nuko arambura ikiganza, ubwato butangira kugenda buhoro, nuko umuhengeri uratuza. Haleluya. Amina. Yesu rero akambwira ati ubwato ndimo buhura n'umuhengeri ariko ntiburohama. Haleluya. Buhura n'umuhengeri muvandimwe, ariko ntiburohama.
ni ukuvuga rero ngo n'urugo Nyagasani yubatse ruhura n'umuhengeri ariko ntirurohama. Iyo nkubwira nti rero Nyagasani yanyubakiye urugo, ndakubwira nti ni rwa rugo rwubatse ku rutare, ariko imihengeri, imivumba, yewe ibya bindi byose biramanuka bikikubita kuri ya nzu, ariko bigasanga yubatse hehe? Ku rutare. Haleluya. Kuba rero urwo rugo ruba ruriho ntabwo ari uko rutahuye n'intambara ndetse nyinshi. Ngewe nubwo avuga ngo mu ntambara mu nyanja zitukura, cyawe avanze ngewe n'iz'umukara naraziciyemo ahari, ariko Nyagasani Yezu akagaragara kuko ari Imana. Haleluya. Nuko akaducanira itara aho tugeze tutareba neza neza byatuyobeye, Yezu Kristo akaza akaducanira itara. Haleluya. Akaza akadutabara. Muvandimwe rero aho mpavugiye ngira ngo nkubwire nti Nyagasani yaguhaye isezerano ararisohoza, ariko kandi ujye umenya ko atagushyira hakurya y'aho shitani igeze imyambi. Oya, agushyira mu rugendo, ugakomeza urugendo ugenda ugana mu ijuru, ariko kandi ugenda uhura n'intambara zinyuranye. Haleluya. Ibyo tubyumvikaneho. Ubwo rero ubu mfite umugabo umwe Yezu Kristo yanyihereye, hanyuma nkagira n'abana 6. Abana rero 6, 3 ni bakuru pe. Njya mbwira abantu nifite ibyiciro 2 by'abana, hari icyiciro cy'abakuru n'icyiciro cy'abatoya. Abakuru rero kubera ko nabyaye ndi muto, nagiye hagati y'umwana n'undi harimo imyaka myinshi, ni ukuvuga ngo bagenda barutanwa imyaka guhera kuri 3, 4, hari n'abarutanwa 6. Bigatuma rero abakuru baba ari bakuru ariko baba bakurikiye baba ari batoya. Ubwo umukuru wanjye afite imyaka 25, ubwo ari mu mwaka wa 26, akaba ari umukobwa, ukurikiyeho n'umuhungu, ukurikiyeho n'umukobwa, ukurikiyeho gutyo. Nuko Yezu Kristo yarampaye. Hari umupadiri wajyaga mbwatereka Louise, wowe ati Yezu araguha, arangiza akabona akozemo duke atakakubwira ngo tega ibiganza, oya ngo yarambwiye ngo araguha, ngo yarangiza ngo akakubwira ngo ikoreremo, ngo wagira ngo uriha. Ntabwo ni hano ukuri, ni Yezu ma. Ati kandi wakoramo wafata dukeya ngo akakubwira ngo tega ibiganza nkongerereho, ati akawongera akaguha. Muvandi, ibyo ndi kubivuga ntarati ibyanjye, ko ndi kugira ngo nawe urati iby'iwawe. Ariko amena, ushobora kuba wenda udafite urubyaro uvuga uti ngiye nta kana Yezu yamaye. Umva, turiza muri Yezu azakagwa, nanjye yarabampaye. Haleluya. None se ko Yezu yumvise gusenga kwanjye ndi umwana mutoya, ndi umukobwa wo mu misozi miremire, mbese yewe we, ntabwo inyifoto yanjye ya kera ntabwo wayisaba ngo nyiguhe nibwo wagira ute. None Yezu Kristo ko yantoye nsannyo, ko yantoye meze ntyo. Wenda uyu munsi urakuvuga ngo none susute. Umva muvandi, ndagira ngo nkubwire ngo Yezu Kristo yaza kurambagiza. Haleluya. Akaza agaca kwa burugumesitiri, icyo gihe iwacu bari burugumesitiri n'abakozi, agaca kwa bura akavuga ati ni mumpe umukobwa mwiza muri aka gace. Umumararungu Louise nta nubwo ari kuza mu bakobwa 50 bo muri ako gace, nta nubwo nari kuzamo. Iryo tangazo nta nubwo ryari guhita no mu rugo rw'iwacu. Haleluya. Ariko Yezu Kristo kubera ko atora gutandukanye nuko abantu batora, we yaje iwacu ra njamure. Haleluya. Nkamushima cyane. Twatuye ahantu y'imisozi miremire cyane, miremire ku buryo kuvoma amazi, kuri ibijumba, kujya gute, byose byabaga ari ukwiyuhakuye. Noneho nkajya mbwira Yezu Kristo, nese mbwira wazamutse uhe musozi uzi wacu koko. Haleluya. Hari uko ni wacu twaturaga ku buryo abantu bose baturaga ahantu navuga nko ku gasongero k'umusozi, aho ngaho akaba ariho batura, ugasanga nyine hari umuhanda ariko kandi ari hejuru y'umusozi, hari umuhanda, hari byose, ku buryo wasangaga ari nk'udusantere. Ariko kandi kuva aho ngaho ugiye kuvoma twamanukaga mu gishanga, kuva aho ngaho ugiye gushaka icyo kurya wamanukaga mu gishanga, kandi wumve ngo kumanuka iwacu wamanukaga byibuze isaha, byibuze. Hari n'ahabaga ari imisozi ikabije ku buryo twagendaga n'amasaha 2 uzamuka gusa. Yezu Kristo we arabizi. Noneho njya muri nkamugane mbwira umusozi wazamutse uzi wacu. Iyo rero nyageze kuri uwo musozi, haleluya, mwibuka imisozi y'iwacu, mwibuka ukuntu nigeze guhagarara ku musozi nkawuvuma, nkavuga ni wa musozi wenda kuvumye sinzashakira kuri uyu musozi. Yezu Kristo ndamukunda cyane, nkavuga ni uwankuye kuri uriya musozi aragahora singizwe iteka. Kuko iyo wabaga uri umukobwa w'umunebwe, ntumanuka uwo musozi ngo wongere uzamuke wiruka, barakubwiranaga
mu gace kose bakaba bazi ko umukobwa wo kwa runaka atazi kuzamuka umusozi. Ubwo rero ngewe kako nari munini, navutse ndi munini, nkura ndi munini, n'ubu ndacyabyibushye. Ubwo rero kako nari munini, kugenda ntabwo nari mbishoboye cyane. Ubwo rero najyanaga n'abandi bana kuvoma, baranyinubaga, akavuga ngo Louise we ngo ntabwo tujyana nawe ngo urasigara. Bikambabaza, ariko Yesu Kristo kwagira neza. Aho ngaho ndayibuka nkumva ikintu cy'ikinega kiraje. Nkibuka ukuntu twajyaga tujya ku mugezi, twagerayo bakansiga. Kandi ariko nkabanza gukora effort kugira ngo nzamukane nabo, byagera hagati nkavuga ni Nyagasani ndananiwe. Ntabwo nari nzi gusenga cyane, ariko mu mutima wanjye habaga harimo ijambo rivuga ngo Yesu. Nuko nkazamuka buhoro, yewe hakaba nubwo n'inyamaswa zazaga, kuko ari kenshi hari ubwo twavaga ku ishuri, twava ku ishuri bagahita batwohereza kuvoma. Noneho tukava ku ishuri nimugoroba duhitira ku mugezi, tukamanuka twiruka, kuzamuka rero bikangora. Noneho bakajya bakavuga bati rero Louise, urabona ko ntabwo twakwishinga, urabona burije kandi iwacu bakeneye amazi turigendeye. Nkababwira se umwandinze hari ubwo najyaga nzamuka ndi kurira mfite ubwoba, ariko byageze ubwoba bunshiramo, ndavuga numva rero Nyagasani gukomeza gutinya kandi ntazi kuzamuka ni uguta igihe. Nigira inama yo kutongera kugira ubwoba, nkazamuka ntuje, numva ibikeri bivuga biki byose, kwako ni mu gishanga biba bivuga, kugeza aho minuka ntakibyumva. Ubwo abandi bageze mu rugo kare, rimwe na rimwe ngahura na mama yaje kureba niba ntacyo nabaye. Hari ubwo najyaga ntinda ku ishuri turi kugenda dukina, ariko n'abana bakora urugomo, tukagenda dukina agapira nkagera mu rugo ntinze paraporo y'igihe nagombye kuhagerera. Mama ati nasone watinyutse gutinda, none igihe hano nguhaye manuka ujye ku mugezi. Mama wo kabyara we wambabari ati reka tujya ku mugezi. Afata ikivomesho nkiruka nkajya mu baturanyi, nsaba utuzi duke nkabona ngize amahirwe mbonye y'ikivomesho ngataha. None igihe kimwe mama arabimenye ko ariko nabigenje, ukurikiye arambwira ati manuka ujye ku mugezi. Manuka mama nkuriki, ndagenda njya ku mugezi mvoma. Noneho bya biceri biri kuririmba, ndi gutekereza ukuntu ndi buhazamuke. Mu kuzamuka rero Yesu Kristo yarantabaye, kuko ibyo bintu nta muntu nigeze mbibwira, ariko niko byagenze. Namaze kuvoma, haza umuntu ntamenye pe, araza, ntabwo yanteye ubwoba, kuko nabonaga iwacu urumva mu giturage ntibagiraga itara. Umuntu yaraje numva ari gutambuka, arambwira ngo wakana we ngo ubuse koko ngurigezayo, ati si uko iki waje aya masaha. Ndarira, nuko arambwira ati ngwino nkwereke. Afata cya kivomesho cyanjye, aranzamukana nagera ahantu nkananirwa, akambwira ati surananirwa nta nicyo wikoreye, ndumva naniwe. Akamfata akaboko agakurura. Haleluya. Uwo muntu rero yaranjyanye ngeza ku irembo ry'iwacu, arangije ampereza ikivomesho arigendera, sinigeze mumenya. Ariko Yesu Kristo icyo nshaka kukubwira muvandimwe, mu nzira zawe zose abahari, no mu nyanja zitukura aba yakwambukije. Ibyo byose rero njye sinabaga mbizi, nuko icyo gihe cyose nabonaga ndi umwana nk'abandi. Ariko nyuma ubu tuvugana, Yesu Kristo agenda binyibutsa, akambwira ati ntabwo wibuka nkuzamura aha naha, ntabwo wibuka iri sengesho, kuko hari igihe nahagaze ku musozi. Noneho ndavuga numva rero Nyagasani Yesu, kuko ushobora byose, kandi sinari akamenya gusenga cyane, ariko narizi ko mu ijuru hari Imana, kandi nkaba nzi ko hari umuntu witwa Yesu dukunda cyane. Ndavuga ni rero Yesu, kubera ko ushobora byose, ndakwinginze kugira ngo ntuzampe umugabo winaha iwacu, sinzashakira ngo nzanakire nyiriraha. Noya, nimbabarira, ni uko nasenze, nimbabarira uyu musozi rwose uwunkureho. Noneho namaraga no kuvoma nkatekereza se aya mazi dusize arimo kugenda ari gupfa ubusa, zabaga ari za robine za zindi zo mu cyaro nyine, amazi aba yarameze mu gishanga, atari bya byo kuvuga ngo nayo bahanze, ahubwo arayizanye aho hantu. Noneho tukagira aho twitaga kuri kano, ubwo ndabivuga kandi bikwibutsa iby'iwanyu muvandimwe, reka tujye tuganira kuko turi abagenzi bagana mu ijuru, kandi ubuzima twavuyemo nibwo buzadufasha gusingiza Imana. Hari ayo kuri kano, hakaba naho twitaga kuri ruhoga nyine, amazi yayandi agenda. Ayo kuri ruhoga rero nabonaga ari menshi cyane arimo kugenda, havuga nako Mana nubaye amazi, nshyizemo akajerekani gatoya, niko nabaga navomesheje, nishyizemo akajerekani gatoya, none amazi ari kwigendera, ni kandi ngera mu rugo ntacyo ari bumare. Mana koko usibe nkora iki koko kugira ngo aya mazi azi iwacu koko. Noneho najya kuri kano, nakundaga kujya kuri kano kuvoma amazi ya papa yo kunywa.
noneho ayo mazi ya papa yo kunywa nkayavomesha igicuma ndabyibuka. Igihe kimwe rero ndi maze kuyavoma kuri kano ndazamuka ngeze mu mukoki kuko ubwo aho twanyuraga tuzamuka dutaha wasangaga ari naho inka zikunda guca zishotse, mbese ugasanga nyine inzira yarabaye imikoki gusa. Ngeze mu mukoki ndasitara cya gicuma kirameneka, ndarira mfata ibimene byacyo ndabizamukana, genda ndikurira inzira yose. None abantu bakambwira ko kuze wa mwana we wakwihanganya ntoya, nerega ikimbabaje si amazi, mbabajwe n'igicuma cya papa. Ngera mu rugo mvuga ni ntaho atankubita, ariko mbabajwe n'igicuma cya papa. Ubwo rero ndahamya ko papa ari kunyumva kandi rwose abyibuke. Igicuma cya papa rwose nta n'ibimene byacyo. Nuko ngeze mu rugo barambwira bati hangane nose ko atari wowe wabikoze. Nuko ubwo rero ntagaraga kuri uwo musozi nkavuga nti Imana ubu ntago wabikora ngo aya mazi azamuke koko, nkumva ariko bidashoboka. Burya hari amasengesho dukora twita impossible, ngo gusaba icyo umva kidashoboka. Urumva amazi ari mu gishanga, umusozi nanjye kuzamuka ntibishoboka, nuza amazi yazamuka gute? Nkagenda nkabaza bakuru banjye ntiharya buriya nta kuntu amazi yazamuka, batari ko se we ibyo urumva bishoboka? Ariko nimwumva ibishoboka rero Yesu Kristo kandi yarabikoze, kandi yabikoze ngihumeka nkiriyo iwacu aho ngaho. Haza kuza umushinga witwa Ayideri. Ayideri iragenda ijya mu gishanga izamura y'amazi ku musozi. Haleluya we! Ibyo bintu rero muvandimwe iyo mbyibutse ndavuga neko wasenze Imana ukareka kwiheba ko byose bishoboka. Imana yankuye kuri uwo musozi, Imana yazamuye amazi ikavana mu gishanga ikayajyana kuri Ayideri. Noneho kandi yego barayigurishaga, ariko naritwararikaga. Tukajya gucukura umucanga, tukajya gucukura ingwa ahantu, nitwararika igiceri cyo kuvoma. Uretse ko mu rugo wenda babaga batabuze nayo mafaranga yo kuvomesha, ariko aho kujya kumugeze epfo naremeraga nkakorera nayo mafaranga nkaba nabona nayo kuza kuvomesha. Ariko Imana yarabikoze. Ndi kuguha rero ubuhamya nubwo buvanze n'ubuzima, ariko n'ubuhamya. Reka rero nkubwire ukuntu Yesu Kristo yamvanye kuri uwo musozi anshakira umugabo rero mpure n'umugabo rwose. Abantu babanje kunkunda barabi wacu, ariko natekereza gushaka uwo muntu wo muri iyo misozi nkavuga ni Nyagasani, ni byiza koko ndamukunze, ariko nzongera amanuke wa musozi nzamuke wa musozi, use naba nkoze iki? Noya nkumva ndi kubigendamo gakeya. Ariko ubwo nari nkiri mutoya, nuko nza guhura rero n'umusore w'igitarama, ubu ngubu hitwa Muhanga. Ubwo iwacu twebwe ibyumba, impamvu uvuga kera n'ubu, ubu ngubu ibyumba hitwa Gicumbi. Ubwo rero nuko uvuga ngo iyo uvuze ngo ngiye ibyumba, abantu bo mu Rwanda ntabwo bakumva, baravuga se ibyumba harya ni Gicumbi ubu ngubu. Noneho Gitarama habaye Muhanga. Ubwo rero Imana inzana Muhanga. Udusozi twaho ngiye ndavuga nti turatera tukikirizanya. Ni agasozi kamwe kagufi cyane n'akandi kagakurikiye, ukabona n'utuntu twiza cyane. Kuzamuka iminota 5 uburangije umusozi. Iwawe nuko hameze. Noneho nkajya Yesu Kristo ariko kuri Imana ukabugira neza ntibibyo ubu byose ntabwo natekerezaga ko byaba, ariko byarabaye kubera ko hari Imana. Haleluya. Ibyo rero njye wiyambivuga mbagira ngo nkubwire nti ntago dukomoka mu miryango ihambaye. Ni nacyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwirebe muri mwe bavandimwe, murasanga nta bantu bafite inkomoko idasanzwe. Urasanga n'ubwiza n'ukuri mbonye igihagararo ntacyo ndusha abandi. Oya ntacyo. Cyakora njyewe najyaga mbwira Yesu Kristo, ni cyakora nzi kuvuga ko naravugaga papa ajyaga ambwira tuziga amategeko kuko uzi kuvuga. Ubwo rero sinize amategeko n'izindi mbi, muri segonderi nize leta. Ariko ubwo rero ko nguko amategeko papa arambwiraga ati uziga amategeko niyo uzashobora, ati kuko uzi kujya impaka. Noneho nabona ukuntu abantu bose bazi ko nzi kujya impaka, nkabwira Yesu ariko ubu urabona koko n'utamfata uyu munwa ngo ugire uwawe, urabona utazabihombye umukozi. Umunwa wo ndawufite n'ukuri nzi ko bivuga, ariko n'ukuri igihagararo ntacyo nkurusha muvandimwe. Nta buranga na gato, reka jwijwi. Ariko uko ndi kose ndashima Imana kandi ndishimye pe. Mbese ubwo mba numva nezerewe ndi uwo nguwo. Ariko n'ukuri icyo nashakaga kukubwira, ntabwo Imana itora ari bitangaza babandi tuzabona tuvuga ngo ni igitangaza. Dawudi yari akantu, ntabwo navuga ngo yari umuntu w'akantu. Haleluya. Noneho ubwo Imana yatumaga umuhanuzi ngo najye gusiga amavuta kwa Dawudi, kwa se wa Dawudi, bahamagaye bakuru be bakaza. Noneho yamuranga akavuga ati uyu n'uyu nguyu rwose Imana yatoye kuko uyu ni igihagararo. Haleluya. Imana ikavuga iti suyu. Bakazana n'undi kugera ubwo bahetura abana bose barabarangiza. Noneho aramubaza ati se nta wundi
imana waba uhari, kuko aba bose ntabwo imana ari bo yatoye, ariko burya n'umuhanuzi yabaga yababonye ngo akavuga ati tunuyu nguyu, uyu niwe imana yashimye, kuko yabaga arebye iki, igihagararo. Ariko imana, haleluya, ntabwo ireba igihagararo. Imana ntireba uburebure bw'umuntu, Imana ntireba uburebure bw'umuntu, cyangwa se ngo irebe uburanga bw'umuntu. Imana yitegereza umutima, Dawuda atorerwa kuba uwayo. Haleluya. Ese nta wundi mwana usigaranye ahangaha? Nuko ngo aravuga ngo yewe ngo hari akandi ako kagiye kuragira ariko donc bagasuzwe ako. Haleluya. Iyi muvandimwe rishobora kubura ako ngaka, ariko Imana yamaze kuguha umugisha, yamaze no kugushyiraho ikimenyetso. Nuko ubwo rero Dawudi araza, nuko umuhanuzi ati n'uyu nguyu rero. Haleluya. Imana itora itarebye nk'abantu. Amina. Imana ntireba nk'abantu, kuko irebye nk'abantu hari benshi batatorwa. Nanjye wenda ndavuga nje nireba ngavuga ni wenda nanjye naba ntari mu batowe, ariko kubera ko Imana itareba ku buranga cyangwa ku gihagararo cyangwa se ku bundi bwiza twebwe abantu tureba, Imana yo yirebera umutima. Birashoboka ko twahura ukavuga uti yewe n'igihagararo ntacyo twumva. Iyo mbivuga gutyo mbagira ngo nkubwire ngo niba wowe nta n'igihagararo ufite, ntuzatinye gukorera Imana, kuko ntabwo Imana ireba nk'abantu. Nuko rero nakubwiraga nyine uko Nyagasani yantoye. Ubwo hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 nibwo Roho Mutagatifu yamanukiye kuri jyewe. Tujya dusoma Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa. Nanje niba mbaye intumwa, ubwo ni Roho Mutagatifu amanukira kuri Louise. Hari impamvu rero Roho w'Imana yamanukiyeho, uretse ko nawe wenda najyaga mbitekereza nkiri umwana, ariko hari impamvu. Iyo mpamvu rero niyo ngiye kukubwira. Nakubwiye ukuntu numvaga amabonekerwa ya Kibeho nkumva anteye akantu k'agashyari. Ako gashyari ntabwo nababazwaga nuko wenda Imana iri kuvuga gusa, ahubwo nababazwaga nuko ijya kubwira n'abandi nanjye itandebyeho. Nuko ubwo rero ako gashyari narakuze karashira, ntabwo nagakomeje, ariko iteka uko numvaga Kibeho navugaga ntariko nanjye rwose ntuwampa kuzabona Imana. Nuko igihe cyarageze rero njya gukora aka kazi ko muri Yubile nakubwiye, ndizera ko aho ngaho ukihibuka muvandimwe. Muri Yubile ndagiye ngezeyo ntangira gukorera Imana. Imana ndayikoreye, hanyuma aho ngaho wenda nongere mpavuga ukuntu nirwaga nandika Roho Mutagatifu Imana Data, avuga ndamushima kuko yampaye akazi ko kwandika amazina wenda ntandika sida, kondomu n'ibiki byose. Si ukuvuga ko ngaye wenda bakora uwo murimo nabo simbagaye, ntabwo ari cyo mvuze, ahubwo icyo nashakaga kukubwira nuko hari akazi ukora kanakuremamo ikindi kintu, cyangwa se kakureramo indi mpano. Haleluya. Kuko impano y'Imana irarerwa, irabagarirwa. Impano y'Imana igira ukuntu igenda muri twe, utayikoresha neza igagenda igasinzira igapfira muri wowe. Nuko ubwo rero muri ka kazi rero nibwo natangiye kwibaza, ntese Roho Mutagatifu nzamenya muvugaho iki koko? Yezu Kristo we namwumva, ariko noneho muri icyo gihe cya Yezu Kristo, umwaka nasanze uri kurangira nyine, hari amashusho yari yaragiye asohoka avuga kuri Yezu Kristo. Hakaba n'iriya shusho yanditseho Yezu ndakwizera, iriya shusho ya Yezu Nyirimpuhwe, iriya isa naho ari mu mukara, none imirasire iva mu mutima we ari umutuku n'umuhondo ahari gutyo. Iyo shusho rero niyo ngewe nasanze isa naho igezweho muri icyo gihe, nibwo yasaga naho yari igisohoka. None abantu benshi barayikundaga ngo ikora ibitangaza. Ngewe rero kubera uko kuntu nari narebereye mu buzima bw'urushako, burya nabwo bujya butuma umuntu asa naho ahuga, ntabwo nari naramenye ibijya mbere, niko navuga, sinari namenye aho ibintu bigeze. Ubwo nagiye mu kazi nsanga iyo shusho, mbese niba yari imaze n'igihe isohotse, ariko ngewe nagiyeyo nsa naho aribwo nkiyibona. Nuko ngezeyo rero nsanga ishusho iri mu bintu nabyo twagombaga gucuruza, kuko twaracuruzaga ibintu bijyanye na teme twabaga turimo kwigishaho. Iyo shusho rero ya Yezu Nyirimpuhwe, abantu benshi bakajya baza bakavuga bati ya shusho ikora ibitangaza, ya shusho ikora ibitangaza. Nuko
noneho nanjye nkagira akantu ko gushidikanya, kandi ako kantu ko gushidikanya nigeze kukavugaho mu buhamya. Ako kantu ko gushidikanya nigeze kukavugaho, ariko kubera ko ari ubuhamya reka nako nkasubireho. Naturanye n'abarokore bakajya bambwira ukuntu Bikira Mariya ari umugore nk'abandi, bakajya bambwira ukuntu Bikira Mariya nta kigenda. Noneho nge nkumva sibyo ibyo bavuga, ndagenda ngahagara muri position ya Bikira Mariya nkavuga ukuntu atari umugore nk'abandi, nkabibemeza kandi nkabibumvisha. Ariko byagera hirya nanjye nkumva ngize akantu ko gushidikanya. Aho rero niwe ngewe nabwiraga abantu, mbabwira nti bavandimwe mwirinde kujya impaka. Burya impaka zo mu Mana inyinshi zigusubiza hasi. Ubwo rero ikintu cyaje kumbaho, nge narabakomvekaga bakabyemera pe, bakanambwira bati rwose ubwo umwana wanjye w'imfura bamuhimbye tantine. Ubwo nuko ngo muri Kigali cyane cyane dukunda kumenya mama runaka, ko buryo izina ry'umuntu kenshi baba batanarizi, ku buryo nkaho wajyaho ntuye ukavuga uti ndashaka Marie Louise, bashobora kukubwira bati ntago tumuzi, ariko uvuze uti mama tantine bakaba bahita bamenya. Ubwo rero bazaga bakambwira bati mama tantine rwose urakiranuka, uragerageza, wera imbuto, ikibuze ni kimwe, nuko uri umunyedini kandi uvuye muri icyo kidini cyawe, nuko waba umukozi w'Imana ukomeye. Nuko bakajya banca intege gutyo, ariko mu by'ukuri byaje kurangira rero nanjye ntabwo nigeze mva mu Gatolika, ariko nasushe nk'usubira inyuma cyane, ntangira nanjye kujya nibaza ko Bikira Mariya wa mugani ko tuvuga ishapure tukavuga rozari byanditse hehe. Ubwo no kuvuga ngo nageze aho ngaho, urwo rwego narugezeho kubera iki zampaka. Ariko nkunda Yezu, burya guha ikibazo kugira ngo azaguhe igisubizo. Burya ibibazo byinshi twibaza niwe utuma tubyibaza. Ubwo nagiye muri dute zikomeye cyane, bituma noneho n'ishapure nyireka, bituma n'umubyeyi Bikira Mariya nsa n'ugenda mureka gake gake, mvuga nti nzakomeza kubishishozaho nta wamenya. Nuko ubwo rero igihe cyarageze muri kwa gushidikanya, nagiye rero gutangira ka kazi naraguye mu kintu cyo gushidikanya, kuko ibyo batemera bakomezaga kunyumvisha ko ari kidini ituma tubyemera. Ngo nk'ubwo kuvuga ngo roze muri purgatori, ngo ibyo bintu byanditse muri Bibiliya, bakambwira ngo none se ngo ko umubyeyi Bikira Mariya umuvuga ngo byanditse ko tugomba kumuca, mbese bakambwira ibintu byinshi pe. Nuko noneho rero nagiye mu kazi, nanjye naratangiye gushidikanya cyane kuri ibyo ngibyo. Yezu Kristo rero amakazi muri kiliziya, ariko ashaka kugira ngo ngaruke. Haleluya. Ni ukuvuga ngo yagiraga ngo wenda nawe tuzagera igihe duhure nkugarure, ariko nanjye mbanze ngaruke, kuko ne natangiye gusohoka. Ubwo numvaga muri Kiliziya Gatolika ntashobora kuhava, icyo nacyo reka nkivugeho. Numvaga ntashobora kuhava kubera igihango mfitanye na Kiliziya Gatolika, ariko icyo gihango kikaba gishingiye, nge navuga ngo kuri personalite yanjye, kuba umuntu bwanjye. Gute rero? Nari mfite abantu bihaye Imana bo mu muryango, nduva ibyo narabivuze ejo. Abo bantu bihaye Imana rero banyereye imbuto, banyerera imbuto nziza kandi nziza koko, bamfasha kumenya Imana, bamfasha kugera ku Mana uko bikwiye. Noneho nkajya mvuga nti ngewe ndamutse mvuye mu Gatolika naba mbahemukiye. Reba igihe bantayeho, banyigisha, banyerera imbuto, ubwo se ndamutse mvuye mu Gatolika ntibangaya, naho nari mpagaze. Noneho icyo nshaka kukubwira gikomeye nuko umwe muri abo bihaye Imana yaje kwitaba Imana muri 1994, ariko apfa tumaze kuganira, kuko mbere yuko apfa ndi mu bantu twahuye, ambwira amagambo ntajya nibagirwa. Kandi mu buzima nagiranye nawe ibihe byankomereye cyane byiza, byanyeretse ibintu byinshi cyane. Yajyaga akunda kunyigisha, akambwira ati Louise ujye ugira ubuntu, ngo ukuboko kutarekura ntikwakira, niko yahoraga ambwira buri gihe iyo twabaga turi kumwe. Ayo magambo yarayambwiraga, agakunda kumbwira ati hari igihe nkureba ati nkakubonamo ikintu kidasanzwe muri wowe, ati we hari ibyo ujya wiyumvamo ntabyo, ati ariko rero utegereze ko Imana izakwereka icyo yaguteganyije, ati ariko ngiye mbona ko ari ikintu kidasanzwe muri wowe. Agakunda kubimbwira,
hari uburyo yajyaga bimbwira ndabyibuka cyane. Noneho rero ubwo ndavuga nti rero ndamutse mvuye mu gatolika kandi yaranapfuye naba muhemukiye kandi yaranyereye imbuto. Avuga nese ko yanyereye imbuto kandi ari umugatolika, ubwo kuki navuga ngo gatolika nta mana ihari? Oya, kandi yaranyereye imbuto. Ubwo nkavuga ko mu gatolika imana ihari, nkabona kuva mu gatolika ari uba winaniwe, ariko ikibazo si gatolika, imana irahari pe. Ubwo aho niho nahagararaga. Noneho nkavuga nti oya, noneho kubera ko na wa mubyeyi wanjye yari yaritahiye, urumva sinari kuzabasha kuvuga ngo mvuyemo kandi yaranagiye. Avuga numva ibya byose ijisho rye rirandeba, kuko nabona naravuye mu gatolika ntazababara. Kandi noneho igihe kinini iyo najyaga gusubira ku ishuri yaragendaga kampa amashapura kamudushusho, mbese ku buryo n'abana ku ishuri baravugaga bati Louise uzatuzanira amashapure. Nasubiraga ku ishuri mfite amashapure menshi nka kwa kundi paruwasi cyangwa ababikira bajyaga batanga amashapure, imidari. Nagendaga ku ishuri yabimpfunyikiye pe. Akambwira ati se nta bana bagusabye amashusho? Ntibarayansabye, abandi basabye amakaramu, abandi basabye Bibiliya, abandi. Ati reka ngupfunyike, akabimpfunyikira koko. Noneho nagera ku ishuri nkabitanga, ngaho utekereza kugira ngo mbe nari umuntu utanga ayo mashusho, ndi umuntu utanga Bibiliya, ndi umuntu utanga amashapure, noneho mpindukira ari ngiye uhindukira noneho mvuge ngo mvuye mu gatolika. Avuga no ya ntibyaba ari ugukabye. Uwo mubyeyi wanjye rero yagiraga akazi kenshi cyane kuko yari akomeye muri kiliziya gatolika, ariko njya nibuka cyane ko yigeze kuza kunsura ku ishuri. Araza hageze arambaza ati se umeze ute? Ndamusobanurira, arangije arambwira ati akira ishapure. Iyo shapure rero buri gihe niyo murose, buri gihe mubona ari kumpa ishapure. Kandi niyo mfite n'ikintu kindemereye mu mutima, ndasenga nkabwira Yesu ntiwambabariye, nibasukamo mbwira, kuko mba numva ari uri bunduhura hari. Buriya rero niyo tuvuga ubumwe bwacu n'abantu bacu bagiye, burahari pe, burahari. Ariko muvandimwe, icyo nashakaga kukubwira cyane cyane ni njyewe, icyo nashakaga kukubwira ntabwo ndi bukugire muri ubwo buvandimwe cyangwa mu bumwe bwanjye n'umubyeyi wanjye, ariko icyo nashakaga kukubwira cyane ni uburyo numvaga mvuye muri gatolika yangaye. Noneho nkavuga ni ijisho rye rindeba, kuko yajya abona ko navuye mu gatolika akishima, kuko buri gihe ntiyaje hari icyo mba nabisabye Yesu, nkavuga niko wambwiye amakuru ye, ko nabanje kujya nsenga nkavuga niko none naba ndi kumushaka kandi wenda atari mu ijuru, kuko baratubwiye ngo hari abo twibwira ko bariyo batagiyeyo, ngo hari n'abo tutazi ko bazajyayo bagiyeyo. None ko yanyereye imbuto nziza, none yaba ari hehe? Hashize imyaka 5 mbaza Yesu ni ari hehe, ari hehe? Umwaka wa 6 nibwo Yesu yaje aramunyereka, Yesu yambonekeye ari kumwe nawe. Ubwo rero arambwira amakuru ye, ubwo nanjye yo mubwira nuko mba nzi ko ari heza. Kandi buri gihe uko aje amishapura akambwira ngo Louise fata ishapura usengera abanyabyaha. Mwumva nyine muri nge hari inshingano yo gusengera abanyabyaha. Noneho nkavuga nese ubwo ngubwo iyo mva mu gatolika nubwo se ariko mwumva mbese cyaba ari igihango naba nciye. Aho rero muvandimwe, mpavuze kugira ngo nkubwire ngo niba ukunda ahantu cyangwa se ukunda umuntu, gira impamvu ariko. Haleluya. Njya mvuga ni ngewe ndi umukristo gatolika, nzapfa ndi umukristo gatolika. Ni kandi no kumva yanjye nibashaka bazandikaho ngo apfuye ari umukristo gatolika, kuko nzi impamvu. Gatolika nayivunikiyemo pe, gatolika nayikubitikiyemo, gatolika nayikubitiwemo, ariko sinzayivamo. Impamvu ya mbere nkubwiye cyane cyane niyo ngifatanye n'umubiri, ariko hari indi mpamvu ariko nayikomeye cyane, nuko Roho Mutagatifu aza mu mutima wanjye, yaje ndi umugatolika. Haleluya. Ndavuga ni rero niba Roho w'Imana yarahansanze, Yesu Kristo akansanga akamvugishiriza, ubwo se navuga ko Roho w'Imana atahagera? Navuga se ko Yesu Kristo atahagera? Ahubwo ndamutse mavuye byaba ari ku giti cyanjye, kandi no ku giti cyanjye nakubwiye impamvu ituma ntahava. Ariko noneho naje gusanga ko na Roho w'Imana hahagaze, ndavuga naha niho hanje. Haleluya. Nuko ubwo rero aho ngaho nahavugaga nkubwira ukuntu gatolika rwose nyikomeyeho, ariko ukuntu abo bantu bangishaga impaka bigatuma nsa n'ugenda asubira inyuma, sigara kukwemera gukeya muri gatolika, ariko ibindi numva ngenda buhoro buhoro ngenda mbitakaza. Nagiye gutangira ku kazi rero ari ukomeze. Ngeze mu kazi rero nkajya numva ndi gushidikanya,
abana yakose rero mutagatifu akora ibitangaza gute ubundi se ishusho ubwo aho niyo ya shusho ya Yezu nyirimpuhwe naho ndi gushaka ko gusobanurira ishusho ikora ibitangaza ubu si ishusho ntiyashushanyijwe n'umuntu ubwo nigiye mu mutima nabaga ndi kwibwira gutyo ngo batekereza kuba ugomba kumvisha abantu ko Imana ikora ibitangaza kandi ari wowe ufite gushidikanya Yezu rero agombaga kumvana aho hantu ubwo haza umuntu wa mbere ati yo ati mbega ishusho wibura rero Nyagasani agiye kugukorera ibitangaza agira habicisha haje umuntu wa mbere ati yo ati mbega ishusho ikora ibitangaza arayiguragura 3 mbo hashize iminsi nk'itatu haza undi ati yewe we ati mbese iyi shusho murayifite nge mva n'ahandi barazicuruzaga ariko uwazaga aho ngaho ncururiza no kuvuga ngo yari biro ariko idacuruza gusa ifite n'ibindi bikoresho twari biro itegura yubire ariko tukagira ibikoresho bikeya tugenda ducuruza mu buryo bwo gufasha abantu gusobanukirwa uwo muntu ati yo ati mbega ishusho we ati mbega ishusho ati nje kuyirangura arangura amashusho atwara amashusho nk'5 atubwiye ishusho atuza hano ncururiza bwo yari umumama ucuruza atahano ncururiza atabantu bose bakundira ishusho ati yo ntayifite nta nubwo nirwa mfungura ati kuko abantu barayikunda ubwo abaye wa kabiri uwa gatatu we yaraje azaje kunsura arambwira ati mana we ati uzi ko wagize amahirwe atubana n'iyi shusho mu nzu ni kubera ikize ati ishusho ikora ibitangaza arayifata arayisomagura ndavuga ntaye ku mutima ni reba se Abakatolika natwe turapfuye birarangiye umuntu afata ishusho nyashusho akayisoma none wa mu mama ati yongera amafaranga mbanyiguze we ati ubu mbanyiguze rwose ndamubwira numva rero ishusho ntihenze yijyane ndayikuguriye yarampobeye arashima ndavuga nako iyi shusho njewe simbyumva none ibyishusho wa muntu wa mbere waje avuze induru wa kabiri azavuze induru wa gatatu none waranyoraguye aransomagura ngo nuko muhaye ishusho ibi ni ibiki wa mama rero twaraganiriye aragenda amaze kugenda nibwo numvise ijwi rimbwira ko ari ku ishusho ngo we kuki utayikunda umvana igihe bibi no kwakabya Abakatolika nabo barakabya ubwo nibo nabwiraga iryo jwi ryaje mu mutima wanjye rero no kwakabya ubwo se ishusho ikora ibitangaza gute yarashushanyijwe n'umuntu ryajwi riratuza hashize umwanya ryajwi ariko rikaza numva ari nk'umuntu uri kumbwira kandi ambwira mu mutima ntabwo ari mu matwi yambwiraga mu mutima ariko nkumva ari ijwi rikomeye ku buryo niyo ryabaga rije gutyo numvaga nta kindi ndi gutekereza ahubwo nkumva ndi ari nk'umuntu urimo kumbwira ngo ariko ubundi ngo kupinga ngo pinga niki nimpinga ikize ngo ishusho kucyo yipinga kandi abantu bose bayemera ubona bari bose ari ibicucu ubwo kandi uko abivuga gutyo nkumva ndi kugenda nsa nuca bugufi ariko se koko wamugani wa mu mama arasenga wa wundi arasenga noneho ngatekereza n'abandi bantu bose nzi n'ubusaba abapadiri bose bataye umutwe ku buryo ishusho bayemera nyamara ninjye ufite ikibazo ryajwi rero riraza rikomeza kunganiriza nk'uko umuntu yakuganiza ariko mu mutima noneho rero arambwira ngo wowe fata iyi shusho noneho urebe niba koko ikora ibitangaza nimufite uburyo bwo guhinyuza ni ati rero iyi shusho yifate ufate igihe cy'amasengesho usenge noneho urebe niba ishusho ari kizagukorera noneho ako kanya ubwo numvaga ari ijwi ringira inama fata ibintu usaba ibintu uzi neza ko bikomeye kandi bidashoboka ndetse urebe ko iyi shusho hari icyo yabikoraho ndavuga nawe kuzi ko ari byo koko nawe ni ibintu biroroshye ahubwo iyi shusho ndayifashe ubwo rero tumaze kwemeranywa n'iryo jwi ariko ntarebaga ariko ndyumva mu mutima pe ku buryo niyo nabaga nicaye ndi kwandika iryo jwi ryarambwiraga nkaba ndetse kwandika ngatuza nkumva ari umuntu uri kungira inama ubwo rero byarangiye bite byarangiye nemeje ko ishusho ngiye kuyitahana ati nta bintu uzi byakuyobeye ndabizi ni cyambere nshaka kubona Yezu ni kuko ngewe gukorera Yezu ntamuzi numva ngewe ntabyishimiye numva nshaka kumubona icya kabiri ndashaka ngo asobanure roho mutagatifu akora ate roho mutagatifu ameze ate nzamusobanurira abantu gute nanjye ntamuzi icya gatatu ubwo nayo nabisabaga numva nkakaje cyane ni icya gatatu ndashaka gusobanukirwa ububyeyi bwa Bikira Mariya ko batubwira ngo tumwiyambaze ntawe byanditse muri Bibiliya ngewe ndagira ngo mbanze mbimenye ni kandi iyi shusho niba ngiye kuyibisaba biramutse ntabisobanukiwe ubwo mbese nzayivana no mu byo ncuruza ariko nimbisobanukirwa nzayamamaza ubwo rero bino bitatu ndabiranditsaho n'ikindi cyakaye nkumva ndashaka kubona Yezu ariko akanamvugisha ariko nkumva nijwi iryo jwi nkumva uko avuga
noneho rero ryajwi irambwira ngo ibyo ubwo ubitekereza kubisaba fata igihe cy'amasengesho. nimba isaba se nzabibona. ati fata igihe cy'amasengesho. ubwo mfata igihe cy'amasengesho iminsi 9 ariyo twita noveni. Noveni ubundi ni iminsi 9. Icyo abantu bajye bagisobanukirwa. Hari umuntu ujya avuga ngo nakoze noveni y'iminsi 13, ntabwo yitwa noveni. Noveni ni iminsi 9, ni 9 jours, nicyo bivuga. Ubwo rero n'ufata isengesho ry'iminsi 7 ntabwo ryitwa noveni y'iminsi 7. Oya, ni noveni kubera ko ari iminsi 9. Niyo abakristo gatolika bakunda gukoresha. Tugira isengesho ry'iminsi 7, tukagira isengesho ry'iminsi 13 cyangwa 15 bitewe nuko wabipanze, ariko noveni ni iminsi 9. Ubwo rero ngiye nafashe noveni iminsi 9. Noneho rero ubwo niko numvikanye na ryajwi uko ryangiraga inama, numvaga ari nk'umuntu uri kungira inama. Ati wowe fata iyi shusho ugende uyishyira ahantu, hanyuma urangiza ufata iyo shapuri upinga ukavuga ko iyo shapuri idashoboye. Nimbivuga nibikoreke kwa numvaga rero ndi gusaba ibintu bikomeye. Ndavuga ni yewe iminsi 9 si myinshi ndayishinyirizamo nyivuge kabisa. Ariko mbese ubwo numvaga muri nge harimo ikintu kimeze nk'intambara. Nariko washushowe nkongera nkayireba ni washushowe. Ngiye kukujyana iwanjye kuko ubwo icyo gihe nayicuruzaga abantu bavuga gutyo sinayigiraga iwanjye shwi, numvaga ari ugukabye. Gusa andi mashusho ya Yezu yo narayagiraga, ariko iyo shusho yo numvaga baranayivugaga nkarushaho kuyanga. Ndayifashe ni washushowe nkujyanye iwanjye, ariko nawe ubyumva uko ndi kubivuga. Ni dore ngiye gusaba Yezu, ndabisubiramo. Yezu ambonekera mvugishe, Roho Mutagatifu ansobanurira Wari we, hanyuma Bikira Mariya amenya amakuru ye. N'ibindi byose mfitemo ikibazo muri Kiliziya Gatolika byose mbisobanukirwe. Mwumva ijwi rirambwira ngo se nubibona bizagenda bite. Numva nimbibona njewe nzahagurukira kwamamaza ishusho kandi nzavuga ko ikora ibitangaza, ariko nintabibona nzayamamagana, ni naho nzasanga bayifite nzajya mbabwira ko ni igishushanyo. Ibyo gusa nibyo gusa. Ati cyo fata rero isengesho ry'iminsi 9 ukoreshe ishapuri imbere y'iyi shusho, nibyo gusa. Ndabishoboye. Maze isengesho ndaritangiye. Umunsi wa mbere nkumva ndi kurivuga nkavuga ndeko iminsi 9 ni myinshi. Umunsi wa mbere sinagira icyo mbona, wa kabiri sinagira icyo mbona, wa gatatu sinagira icyo mbona. Avuga ni ntacyo, iminsi iracyahari, iminsi 9 ni myinshi. Ndagenda ngeze ku munsi wa 5, ryajwi riragaruka rirambwira ngo ese kushaka kubona Yezu nakubonekera akagutuma kujya kumwamamaza uzabishobora. No yangewe rero ntabwo nasabye kuvuga, nasabye ko amvugisha gusa mwumva ijwi rye, ariko nta bintu byo kuntuma. Ubwo ntangiye kujya impaka ziraje. Ubwo ndagiraga amahane cyane, nangana amahane ko najyaga impaka. No nitwumvikane. Nasabye ko Yezu ambonekera gusa, ariko ntabwo nasabye ko antuma. Ndashaka kumumenya ariko nkanamukorera muzi ko Yezu ndamukunda, ako simuzi uretse kumubona ku mashusho. Nuko kandi abana b'ikibeho bari baravuze ngo uko tumubona ku mashusho ngo nawe bihuriye nuko asa ntiwumva. Ndashaka rero kumubona live. Nuko ubwo rero umunsi wa mbere ubwo umunsi urarangiye. Umunsi kuri cyo ryajwe none riranyihata pe. Guhera mu gitondo nkaganira n'uwo muntu umbwira ati none Yezu nakubonekera akagusaba kugenda wambaye ibirenge, rimwe na rimwe ukagenda wambaye ibirenge uzabishobora. Ntoya. None se nakubonekera akagutuma kujya kumwamamaza wenda nko mu ntara z'ahandi kure uzabishobora nishwi. None se nakubonekera wenda akaguha nk'ijambo akakubwira ati iri rivuge mu misa uzarivuga ntireka reka ntibahita bagira ngo ndi umusazi. None se nakubonekera akagusaba kureka ibiryo bimwe na bimwe kugira ngo uhongerere ibyaha by'isi yose uzabishobora. Nireka nge rwose ibyo ngibyo sinabishobora. None se icyo ushaka niki? Ni ngewe ndashaka ijuru. Ubwo kandi kera nyiri muto najyaga numva ijwi rimbwira rwose ndi muto pe, ngo uwakubwira ngo saba ikintu mu ijambo rimwe gusa uhambugaza imbere ya Yezu wamusaba ikintu. Ndavuga nahita avuga ngo ijuru. Nkumva ntabasabye mu ijambo rimwe kandi nsabye ibikwiriye. Noneho ryajwi rigarutse ntitasubiza nk'uko najyaga nsubiza kera, n'ijuru. None se kushaka kujya mu ijuru? Ushobora kujya mu ijuru utabonye Yezu ko ngo kubyifuza kandi ukajyayo. Icy'ingenzi si ukumurebesha amaso, icy'ingenzi nuko uba umufite mu mutima. Numubona akakubwira akagutuma ntubikore, uzaba ukoze amakosa, uzabihanirwa. Nutamubona
ugakora ibyo gukiranuka nk'uko Bibiliya ibisaba, uzajya mu ijuru. Urumva wahitamo iki? Ntangira kumva ubwoba buraje. Ntoya njyewe nahitamo ko atambonekera, kuko ambonekeye akambwira simbikore, kandi ibyo asaba abantu yabonekeye njye numvise bikomeye. Njyewe rwose ibintu byo kungaragura hasi, kuko najyaga nsoma ibitabo by'ikibeho ngo nuko ngabonekera umwana ngo umwana yikubita hasi ngo arihombora, njye sinabishobora. N'abantu bakaza kunshungera. Ntoya ni noneho rwose n'umugabo wanjye urumva ntabwo yabyemera, kuko twari tukiri batoye nk'uko njya mbivuga. Ni none rero nishwishwishwe n'ibyo byose ndumva njyewe ntabyo nashobora. Ati none urahitamo iki? Ni njyewe ngiye guhitamo Yezu ntazambonekere. Noneho ndabigusabye Yezu ntuzambonekere, n'ibyo nasabaga ntubisobanurire. Ubu noneho namaze kumva icy'ingenzi. Icy'ingenzi ni ijuru, kandi nshobora kuribona ntaciye aho hose. Ubwo iminsi uwa gatandatu, uwa karindwi, uwa munani nawe uyikoze ndi gutatira. Vuga ni Yezu we, nubukwe nikoze, ariko muri nge nkumva ya noveni igomba gukomeza. Iyo numvaga nyifitemo imbaraga, ariko nkumva noneho ntagishaka ko Yezu ambonekera, ko navuze nti nambonekera ntabwo nzabivamo. Nuko ubwo ntangiye rero urundi rugamba, urundi rugendo n'urwo etape ya kabiri. Iya mbere navugaga nti Yezu utambonekeye mbese ibintu bizakomera. Iya kabiri rero ari nayo yankomereye. Navuze nti Nyagasani subirayo, ninamuze kubona yuko ndimo kwikorerazaho ibikomeye, ninarigererejeho mbabarira rwose Nyagasani, nimbabarira rwose ntumbonekere. Gusa noveni yo ndayirangiza, ariko noneho ndi kwinginga Imana ngo ntimbonekere, kuko ni namaze no kugira ubwoba. Ndavuga nti Yesu ambonekeye nagira nte koko. Noneho ya minsi ikurikiyeho uwa gatandatu nibwo iryo jwi ryambwiraga gutyo. Uwa karindwi, uwa munani, uwa cyenda nayikoraga ndi kwinginga Yesu, wowe ukabyara uko umva gusenga umbabarire ntumbonekere. Iminsi 9 irarangira. Irangiye ngiye navuze ko nzamamaza yashusho, kwa ko ninabona Yesu nibwo nzamamaza ishusho. Mbese kuko ubu Yesu mubonye ko akantu me Bugande cyangwa akantu niho navugaga n'akantu me Bugande, ni najyayo nkavuga iki n'ubusu Yesu Kristo mbonekeye akantu mamukiriza ni nakora iki? Nkumva mfite ubwoba bukomeye. Ubwo rero Yesu Kristo aranyihorera pe. Ubwo umunsi wa 9 urarangira, isengesho ndarije, ariko uko noneho nasengaga hari ikintu gikomeye cyari cyarahindutse muri jewe. Rero hako ni ka parenthèse, kubera ko twemeranyijwe ko nzajya nkora audio ngufi kugira ngo zibashe gufungukira abantu bose kuri network bafite uko zaba zingana kose. Nyihangana ngiye gukora audio ya 4 kugira ngo ndangize byibuze etape ya mbere y'ubuhamya. Ubuhamya bwo ni burebure, tuzakomeza kugenda tubuganaho, ariko iyi etape reka nyirangize. Ubwo rero narindi kukubwira ukuntu Nyagasani Yezu noneho nagize amahirwe mbona ntambonekeye, ariko rya sengesho ry'iminsi 9 ryasizemo ikintu gikomeye, ari nabyo nawe nshaka kugira ngo wumve ibyawe. Twakoze isengesho ry'iminsi 7, twongeraho rozari iminsi 20. Ntuzigere utekereza ko ntacyo wakuyemo. Kirahari gikomeye. Hari umuvandimwe uretse kuvuga ukuntu isengesho ryamugiriye akamaro, rimwigisha no gusenga. Nukuri burya nishimwe rikomeye cyane. Buriya mbere yuko Nyagasani akora ku mubiri abanza gukora kuri roho. Haleluya. Mbere yuko ahumura ya maso y'umubiri abanza guhumura ya roho. Amaso yanjye ya roho rero yarahumutse muri iryo sengesho. Nkumva mfite gutuza kwishi cyane, nkumva mfite kwishimira kuba umukristo, nkumva mbese numvise mu mutima wanjye nciye bugufi, numva mbaye nk'usubira ku isoko, numva mbese nongeye kuryoherwa n'ubukristo gatolika, ndetse nkumva nkunze gushengerera, mbese bya bindi nari naratakaje kubera za mpaka byongeye kugaruka kubera rya sengesho. No kuvuga ngo iminsi 9 yarangiye ari aho ngaho mpagaze, numva nejejwe no kuba ndi umukristo gatolika, numva nejejwe no kuba naramenye Yezu, nkumva aho haranejeje cyane. Ariko iminsi 9 irangira nta Yezu mbonye, ariko namubonye mu buryo bwo kumva ntuje, nishimiye ko Imana inzi, nishimiye ko nabonye akazi. Mbese mu mutima wanjye najyaga no gusenga nkarira. Muri iyo minsi ya nyuma nasengaga ndi kurira, mbwira Yezu ni kubera iki wanciye iki koko? Ubu se kugira ngo nsobanukirwe ibi ngibi ni ukubera iki? Nkumva umutima wanjye urafashijwe cyane. Ndi jyenyine mfite ishapure mu ntoki, mfukamye imbere ya yashusho. Ntabwo isengesho ryo ntiryizigeze rihinduka. Noneho mbwira Yezu nizashyiraho n'ibikorwa byo gukiranuka, nkagerageza ngakora ibikorwa byo gukiranuka. Mbese muri make naribabaje muri icyo gihe cy'iryo sengesho, kuko icyo nashakaga nanjye numvaga mbese kimbabaje cyane. Isengesho rero rimaze kurangira ku munsi wa 9,
navanyemo ikintu cyitwa gutuza, koroshya, kumva mbese nishimiye Imana. Ndagira rero ngo nkubwire ngo aya masengesho dukora muvandimwe ntabwo dusiga uko twakagiye, uko tuyatangira siko tuyarangiza, n'ukuri icyo nawe ukimenye. Ibihe rero byagiye byigirayo, noneho umunsi wa 9 urarangira, ariko noneho uwa 10 ukurikiyeho nkumva ndacyari muri ya continuity yari ryasengesho, ku buryo nahamagaye n'abana nkababwira nti muze tujye tuvuga ishapure buri mugoroba. Ubwo iyo shapure iwanjye kuva cyagiye cyazamaka yari yaracitse iwanjye, kandi mpaka reka nkugereranyiriza imyaka, muri 95 nibwo naturanye n'abo bantu, nabonye akazi rero muri 97. Urumva rero iryo sengesho ndikora narikoze muri 98 mu kwezi kwa 8. Urumva igihe cyari gishize, hari hashize imyaka myinshi. Narataye ishapure, narataye rwose na misa rimwe na rimwe sinajyagayo kuko navugaga no gukabya, nkumva mbese harimo gukabya, nkumva ko muri Kiliziya Gatolika harimo ikintu cyo gukabya. Nuko rero muri 98 mu kwezi kwa 8, ubwo iminsi 9 yararangiye muri uko kwezi kwa 8, umunsi wa 10 mpamagara abana ndababwira, kuko ayo masengesho yonge nayakoraga njyenyine. Noneho umunsi wa 10 rero mpamagara abana ndababwira ntumva rero bana banjye nimuze mbabwire, ndababwira rero tugiye kwiyaranje tujye dukora ishapure buri mugoroba. Bati nibyo. Umunsi wa 10 dukora ishapure, uwa 11 dukora ishapure, ariko ubwo ngiye isengesho numvaga twararirangije, ahubwo turi muri mudu y'ishapure kandi ndyoheye, numva tukiri muri mudu mu byishimo by'isengesho, maze iminsi numva ryansiza ahantu heza cyane. Umunsi wa 12 rero mpamagara abana, hari n'abashyitsi bari baraye mu rugo, tujya mu cyumba. Ndabyibuka rwose aho twashakanye yasigaye yicaye muri salo ari kureba televiziyo, twe tujya mu cyumba cy'abana tujya kuvugirayo ya shapure, kuko buriya tukiri aho ngaho hari ikintu nanjye nshaka kukuhuguraho muvandimwe. Burya tujye twihanganira mu rugendo, twihanganirane mu rugendo. Umuvandimwe wawe niba ataragera ku rwego rwo kuvuga ishapure, ntukayimuhate ngo wumvikanishe ko agomba kuyivuga nkawe. Ngewe ndakubwira ngo kugira ngo nyigereho nari mvuye muri urwo rugendo rw'iminsi 9, kandi narukoze njyenyine. Urumva uwo twashakanye ntabwo twarukoranye, ntabwo rero yari kuryoherwa n'iyo shapure nkatwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo namwempozaga, n'uyu munsi kandi sinjya mwempoza amasengesho yanjye. Ni ukuvuga ngo yashaka gusenga nsenga njyenyine, yashaka akaza tugafatanya, atabishobora akikomereza gahunda ze, ariko ntibimbuze gusenga. Aho rero ndagira ngo tuhahugurane. Niba wowe wumva ko ugomba gusenga byanze bikunze ufatanyije n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, atasenga ukamuciraho iteka ngo yingo ntabwo asenga, ngo ntabwo asenga, ngo niwe uzana amashitani mu rugo, ntabwo aricyo bivuga. Niba wowe ufashe ibendera rikomeze, kugira ngo Imana ikomeze ibone ibendera rizamuye mu rugo rwanyu. Haleluya. Iri ijambo ry'Imana rivuga ngo mwahuye kugira ngo mufashanye. Ubwirwa n'iki mugore ko atari wowe uzakiza umugabo wawe? Mugabo ubwirwa n'iki ko atari wowe uzakiza umugore wawe? Aho ngaho rero tujye tuhazirikana cyane. Ubwo rero nabwiye abana twigira mu cyumba cy'abashyitsi, mu cyumba cy'abana abariho tujya gusengera. Turasenga ishapure tuyirangije, ntansabira abana banjye umugisha, kuko n'uyu munsi dufite akamenyero ko iyo bagiye kuryama baza nkabaha umugisha nabo bakampa umugisha. Noneho rero cyane cyane abatoya nyine birumvikana, abakuru bo hari ukuntu burya abana bakura bakagenda bagira za gahunda zinyuranye, ugasanga wenda no guhurira ku isengesho biragoye bitewe na gahunda z'akazi bagize. Ariko abatoya bo uwo muco barawuzi, bazi ko badashobora kurya badasenze, kandi bazi ko badashobora kujya ku ishuri cyangwa kujya kuryama ntabahaye umugisha, cyangwa se ngo ndawubaha nabo bagahita bawuma. N'ayo makuru abi wacu. Ubwo rero abana mbasabira umugisha. Muri kwa gusenga rero ndi kubasabira umugisha, nabo bashyitsi bari baraye mu rugo, twe duteraniye muri icyo cyumba, nibwo nagiye kumva, numva muri jewe, haleluya, numva imbaraga nyinshi cyane, nyinshi ariko ntashobora kugusobanura uko zingana. Nyinshi ziraza ziranyuzura, zimbaze kunyuzura, numva sinzi uko ndibuze kubisobanura kuko birangora kubivuga. Aho burya hari ibintu uvuga ukavuga uti ibi birasobanutse, ibyo nakubwiye byose kubisobanura biranshobokeye, ariko aho ngeze ngiye kukubwira nti ngeze aho binaniye kubisobanura, ntabwo mbisobanura ngo binshobokere. Imbaraga zaraje ziranyuzura, ntabwo nzi aho zaturutse,
si umuyaga wahushye oya nagiye kumva nuva muri jye ndahindutse wese imbaraga nyinshi cyane ziraza ziranyuzura nkumva iminwa yabaye minini nkumva ibitoki byanjye byabaye binini nkumva ahantu hose nkumva muri jye nabaye deforme maze rero ntangira kuvuga amagambo numva yuzuye umutima wanjye ariko ntaza bari guturuka menshi kandi ariko noneho izo mbaraga zimaze kuza nufite ibyishimo byinshi cyane nk'uko hari umuntu yaba kwemerera ati tuvuga ufite nk'ideni kugira ngo ubyumve muvandimwe nuko waba ufite ideni umuntu akaza akakubwira ati mwishyuriye ideni umva ibyishimo wagira nibyo byishimo nagize ibyishimo byinshi cyane imbaraga ziraza ziranyuzura ntangira kuvuga amagambo yuzuye ibyishimo ariko ntazi aho bikomotse ndavuga kandi nkumva guceceka ntabwo biri muri gahunda ariko kandi nuko ndi kuvuga nkumva ibyo ndi kuvuga ntari kubitekereza muvandimwe bajya batubwira ngo mbere yo kuvuga ngo ujye ubanza ukaraga ururimi rwawe inshuro 7 mu kanwa ngo ubanze mbese utekereze ku cyo ugiye kuvuga njye si uko byagenze nta nubwo narukaragaga inshuro imwe wapi byasaga nkavuga ariko nagera nkavuga ziri ibintu biri kuva hehe ariko ko ndi kwibaza ngo biri kuva hehe nkumva none igisubizo kikaza kiza gusubiza cya kibazo mfite ngo niwirirwa wibaza ibyo ari byo ngo ni roho mutagatifu kumanukiye none uri wakumva ko mvuze ngo niwibaza ibyo ari byo ni roho mutagatifu kumanukiye kumbe na babandi turi kumwe bari kwibaza ikibazo nk'icyo cyanjye ni ukuvuga rero ngo iyo ngabire ya roho mutagatifu nyihabwa ni ukuvuga ngo iyo ngewe mfite ikibazo Imana inyereka ikibazo kiri mu bantu none akaba ari cyo ngewe nibaza Yezu agahita agisubiza akoresheje wa munwa wanjye ariko kandi no kukibaza mu mutima ntabwo nabasha kubigusobanura kuko aho nakubwiye nti birandenze mu bisobanuro birandenze pe ni ukuvuga iki rero Yezu Kristo yajyaga agenda noneho ngo agahura n'abantu akavuga ati genda ibyaha byawe urabibabariwe ngo none ngo agatangira kubazanya hagati yabo mu mitima gusa ngo uyu ni muntu ki ngo wavuga ngo ababariye ibyaha Yezu agahita abona ibyo bari gutekereza none akavuga ati ikishoboka icyoroshye ni iki kubwira umuntu ngo ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa gufata ingobyi yawe utahe ni ukuvuga rero ngo hari ukuntu Yezu areba ibiri mu mitima y'abantu akabisubiza kandi batarabimubaza naho rero nanjye yanshyize naho ngaho rero Yezu yanshyize akanyereka ikibazo abantu bafite nanjye nkaba nakigize akagisubiza aciye kuri jyewe kandi ntagize umwanya wo kumubaza ni ukuvuga ngo uko njyewe byaje uko izo mbaraga zaje zimvugisha ibintu ntari gutekereza mwumva ndi kuvuga ngo muhumure bana banjye ndabakunda muhumure turi kumwe ntacyo muzabura turi kumwe indezi none nkajya nibaza mutima ndese njyewe ngo ndi Kristo nari kusuriwe ati ndi kumwe namwe nkumva bese uri kubyumva wowe ukajya wumva ko ndi kuvuga wowe ibyo bisubizo ndi Kristo ndi kumwe nawe ariko mu by'ukuri najya hondi ndimeze nk'uri kumubaza no kubwo rero icyo gihe cyarangiye iryo sengesho noneho byagezemo hagati mwumva abantu bari iruhande rwanjye barimo kuvuga ngo amina abandi bararira mbese bintu birakomera ubwo mugabo uko yakabaye muri televiziyo ngo yaraje ararunguruka abona ibintu byakomeye asubira inyuma ariyicarira nuko ubwo ndavuga birangije numva ndaruhutse noneho rero kandi icyo gihe hari amagambo makeya nibuka nuko yatubwiye ati ubu rero naje kubagenderera kandi muhumure mwese muzambonesha amaso yanyu mumbone kuko ndi kumwe namwe hano nabaye kumwe namwe igihe kinini none iki ni igihe cyo kugira ngo mbahishurire ko ndi kumwe namwe ngo mu masengesho mwavugaga ngo mu bikorwa mwakoraga ngo dore ishapure mumazemo iminsi ngo nari kumwe namwe ubwo abana bakarira ubwo harimo abana batoya nyine n'abakuru birumvikana bakarira mbese byari ibintu bikomeye nanjye nkumva ndanezerewe nkavuga ni burya yashapure burya ifite imbaraga nkumva mbese birakomeye ubwo rero uwo munsi urarangira ariko nkaba nari mfite ikindi kintu ntajya nibagirwa nagombaga kujya muri paruwase mvukamo bari barantumiye padiri mukuru yarantumiye ngo nzaze mbwira abakristo ibijyanye na yubile ubwo rero nari maze iminsi ndi kuvuga se nzavuga iki koko nzasobanura mbese nkumva nafata nk'urupapuro ngategura inyigisho ariko nkumva sinzi icyo nzavuga pe mbese ndi mu kintu kimeze nk'urujijo
uwo munsi rero nibwo yambwiye ngo umaze iminsi utekereza icyo uzajya kwigisha bariya bakristo, ngo humura nugira icyo utegura ngo nzabikubwira uhageze. Nuko ndishima, mbese muri make ndishima, mbese muri make ndanezerwa. Isengesho rirangiye rero twese twabaye nk'abikanze, nanjye numva sinasobanukiwe ibyo ari byo. Noneho umuvandimwe wanjye twari kumwe ari yaje kunsura, arambwira ati se wamenye ibyakubayeho? Ntoya. Ati n'umwuka wera wakugendereye, ati mwuka wera ni kuri yakora. Ubwo umuvandimwe akaba yaramaze kuba umwadeperi, deja yari muri adeperi, iby'umwuka wera ngo arabisobanukiwe. Njyewe rero ntacyo nari mbisobanukiweho iby'umwuka wera. Nukuvuga ngo njya mbwira abantu ni hari ibitangaza byinshi Imana yagiye idukorera, ariko njyewe mpamya cyane ko ibitangaza bikoreka pe. Yezu yansanze iwanjye mu bana banjye turi gusenga, amyuzuza umwuka wera, ntabwo nari muzi. Nta nubwo nari narigeze mbona aho byabaye kugira ngo mvuge ngo nakoze wenda kwigana. Nabyibonyeho, nabibonye bwa mbere mbyibonyeho. Haleluya. Muvandimwe rero icyo kintu ndi gutanga ubuhamya ngitindaho cyane, nkavuga nti Yezu Kristo yasanze mu rugo rwanjye, mu bana banjye, mu isengesho risanzwe. Haleluya. Anyuzuza Roho Mutagatifu. Mbivuga gutya aricyo biba bishatse kuvuga. Mu rugo rwanjye no kuvuga iki? Muvandimwe aho waba usengera hose, Imana ipfa kuba uri guhamanya nayo, iba yakumvise. Mu bana banjye ni ukuvuga ngo nari mu nshingano z'urugo. Ntabwo Yezu Kristo atora abapadiri cyangwa ababikira gusa, atora n'abafite inshingano z'urugo. Yansanze mu rugo rwanjye, mu bana banjye. Haleluya. Ansanga ndi umukristo gatolika, ansanga ntacyo nsobanukiwe, ntarigeze nkora urugendo rw'isenderezwa, ntarigeze nagiye mu karismatika, ariko navuyemo n'ibyo by'urugendo rw'isenderezwa ntabyigishijweho. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari Roho Mutagatifu nari narigishijwe kugira ngo aze noneho gusendereza bya bindi narinzi, ahubwo ni Roho Mutagatifu nahoraga nibaza ngo akora ate. Niwe wamanukiyeho icyo gihe. Araza rero, njyewe izo mbaraga ziza numvaga ari imbaraga zinyuzuye. Ariko uko navugaga niko nagendaga mbona noneho na ya shusho ya Yezu Nyirimpuhwe impagarara imbere. Akavuga ngo rega ngo ari igihe kizagera ngo mwese mumbone. Njyewe nabaga ndi kumureba. Noneho uko ndi kumureba nkumva navuze induru, ariko simbashe kuvuga izinduru kuko za mbaraga zari zanyuzuye, nabaga ndi kuvuga. Ibyo rero ni ibintu kubisobanura mu by'ukuri nakubwira nti biragoye no kuzagera ku gisobanuro cyabyo cy'ukuri biragoye. Gusa ibyo njyewe mbihamya nk'uwabyiboneye. Nta rugendo nari nakoze rwo kuvuga ngo navuye aha wenda ngikibeho, ngo ibyo byabaye ndi kibeho. Oya, nari wanje mu rugo. Nta rugendo rw'isenderezwa nari narakoze wenda ngo ducikishirizemo kabiri ngo bibe. Oya, yewe nta n'amasengesho y'ikirenga nari mazemo iminsi, kuko kuva nashaka nari naragiye mu nshingano z'urugo, n'ayandi nakundaga gukora nkiri mu ishuri. Sinari nkibona umwanya wo kuyakora, ubwo numvaga ndi mu nshingano z'urugo. Haleluya. Ndagira rero ngo nkubwire ngo Nyagasani ajya kugutora, agutora akurikije uko we yabitekereje, uko yabigennye umugambi we uburi kuri wowe. Ntabwo we wamenya ngo Nyagasani yabikoze gute. Icyo nkubwiye, muramburira ukuboko agukoresha icyo ashaka. Njye naho nakubwira. Ubwo rero hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho rwa rugendo rwo kujya muri ya paruwase. Ubwo ibyo byambayeho ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 muri 1998. Ibyo nkunze kubivuga ko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 aribwo ngira navuga ngo anniversaire y'impano z'Imana yampaye. Ubwo rero bwashize iminsi njya muri paruwase ya Bungwe, aho mvuka nyine. Ngenda ngiye kubabwira ibya yubire, ariko ngeze ibitangaza byarakoretse pe. Naravuze abantu bararira, abantu barahinduka, narabigishije pe. Ariko kandi nkabigisha amagambo ntigeze ntegura, narabwaga ni nta rupapuro mfite, nimwumvike Roho Mutagatifu ntumye kubabwira. Narababwiye kandi ikintu cyishimisha cyane nuko amagambo menshi nababwiye. Haleluya. Hari n'ibyo Imana yagiye yakoraho. Ndibuka ko nababwiye mu magambo, kuko ibyo Roho w'Imana mbwira ibyinshi bisigara mu mutwe, ntago bigenda. Hari n'ibigenda yego, ariko hari byinshi bisigara mu mutwe. Ndibuka ko nababwiye ngo nta mukristo wo kwitwa amazina Karimunda, kuko hari ba Karimunda narinzi, ubwo wenda baratekerezaga bati nuko atuzi. Ndavuga nti nta Karimunda, nta ntuye nabo, nta ndi mubanzi. Oya, yo si amazina y'abakristo bagana mu ijuru.
barabiseka nyine birumvikana ariko barabyumva. Ikintu cyantangaje rero uyu munsi ndakubwira ngo iyi Imana yatanze ubuhanuzi bizikiri gukora. Ndagira ngo nkumenyeshe muvandimwe aho waba uri hose, nkubwire ko ayo mazina ameze gutyo mu Rwanda bamaze gutanga itegeko ko atazongera kwakirwa. Abayafite bo ubwo byararangiye, ariko nabo bahawe uburenganzira bwo kuba bayahinduza. Ariko mu bana bari kuvuka ubu, nta kari mu nda, nta ntuye nabo, nta ndi mubanzi, nta mbarimo mbazi, nta mvukiye he, ayo mazina yavuyeho. Haleluya. Nandi yose ajyanye mu kintu cy'urwango, ayo yose rero leta y'u Rwanda yarayanze. Kandi itanga uburenganzira ko uyafite akaba ashaka kuyahinduza, yajya guhinduza. Ntiwumva njye bari mutagatifu yanamye kubibwira abavandimwe mu Bukristo, ariko inabibwira n'abakozi b'Imana muri leta. Ibyo bikurwaho bivuga iki rero? Nukuvuga ngo iyo ubuhanuzi bwamanutse buba bwaje kuvugurura. Haleluya. Roho w'Imana yaramanutse aza kuvugurura isi, kandi abazemera n'ukuri bazakorana nawe. Ubwo rero naragiye ubutumwa ndabutanga, abantu barahinduka, biba byiza. Ariko nanjye nkomeza kumva nibaza, none ubwo namaze kwigisha, no kuvuga ngo byabaye iminsi isa nikurikiranye. Noneho maze kwigisha ndasubira mu kazi bisanzwe, ariko noneho nsigara noneho nanjye mfite ikibazo cya zangabire. Ndavuga nako ibi bintu ni ibiki? Use ko Yesu twavuganye ko atazambonekera, noneho ubwo we namubonye, ariko noneho nabonaga navuga kandi ngasubira mu magambo yambwiraga. Mbere numvise imbaraga zinyuzuye, noneho uko tugenda tuvuga nkabona niko amaso yanjye agenda afunguka, mbona Yesu. Noneho nkajya mbona ndi gusubira mu magambo ari kuvuga. Ubwo ni ku munsi wa mbere navuga ngo wibonekerwa ryanjye. Haleluya. Ubwo ndizera yuko ngusobanuriye iryo bonekerwa ry'uwo munsi uko ryagenze. Birashoboka ko utabyumva neza, kuko kubyumva biragoye, nanjye ubwanjye kubisobanura birangoye. Gusa Yesu naramubonye, ndamubona pe, ndamubona mbona uko asa, nkabona rwose ari mwiza, kandi Yesu nkabona ateye ubwoba. Nukuri Yesu Kristo nubwo areba neza ariko ateye ubwoba. Ateye ubwoba kuko yigeze no kujyaza akambwira. Ubwo nyuma yaho nyine yakomeje kujyaza aza, ubwo ndabyo nzabigusobanura muvandimwe, dore audio enye zirarangiye. Ibyo nabyo humura, wigira ibintu byo haraka we yatuza, nzabikubwira. Ariko icyo nkubwira nuko yaje akandeba, arambwira ngo indoro yanjye yitegereze, hanyuma wandike ibyo ubonye kuri iyi ndoro. Iyo ndoro narayanditse, amapaje n'amapaje. Indoro imwe kwa kunda akureba gutya agufikisa amaso, andika ibyo ubonye muri iyo ndoro. Nanditse byinshi cyane. Ariko ikintu cyaje kunangaza nuko naje kumva ko n'ikibeho ngo yabibwiye uwitwaga Nyesi Kamagaju, indoro ya Yesu nawe ngo yayivuzeho. Nukuri njya mbivuga nkanarahira, nkavuga ni ukuri kw'Imana, aho kuko aho bisaba no kurahira. Sinari narigeze nsoma n'ubwo butumwa bwa Nyesi Kamagaju, sinari narigeze nsoma iyo ndoro. Ngewe nanditse ibyo Yesu anyeretse gusa. Haleluya. Noneho rero muvandimwe, ndagira ngo ngusobanurire ko nubwo kibeho hari abantu batemewe, ariko nukuri kw'Imana ibitangaza byarahakorekeye. Kandi ngeho Yesu Kristo yantoye ntari uw'ikibeho kugira ngo mvuge bumve. Uba Nyesi Kamagaju wenda ajya kuvuga akavuga ngo ingura ntago ari mu bemewe, bigasa naho bituma agaciro k'amabonekerwa ye kandi kadakomera, kandi nyamara gahari. Ariko ngewe sinigeze mpagarira ikibo, ntuzambekera azavuga ko nahagaze ikibeho. Reka nahagiye nyuma, Yesu Kristo amaze kunyereka rwose nahagiye nyuma cyane vuba. Ndetse kubera rero ko nabaye mu babonekerwa bakibeho, ubu ngubu nemera gutanga ubutumwa bwanjye bwo Nyagasani abimbwira ndabufite, kandi ntawe ubunyega ngo ngo kibeho ntiyakwemeye. Buriya rero hari ikintu, hari akantu kajya kaba ku muntu kagatuma ubutumwa busa naho bugira imbaraga nkeya. Ndashima Yesu rero utaremeye wenda ko mpagarara ikibeho, wenda nanjye ubu mba ndi kuvuga mukavuga ngo Kiliziya ngo ntabwo yamwemeje. Oya, reka nkubwire, kwemezwa na Kiliziya ni kimwe, no kwemezwa na Yesu ni ikindi. Wowe icyo nkubwiye muvandimwe, reba ikigufitiye akamaro gikurikire. Ariko noneho ku cyerekeranye wenda no kwemezwa na Kiliziya, icyo ngicyo nacyo reka nkivuge, hari nacyo nsorezaho. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu butumwa ntabwo Kiliziya yigeze ivuga ko bupfuye. Icyo cyumvikane rwose. Nta hantu na hamwe uzakurikira ngo usange bavuga ngo ubutumwa bw'Umumararungu Louise mu bwitondere kuko burimo ubuyobe. Iryo tangazo ntaryo rwose. Hari itangazo ryigeze gusohoka rivuga ngo bitondere ngo abatowe n'intwarane.
ntabwo ari ubutumwa bwabo. Icyo cyumvikane neza. Kuko Sekibi ajya atera ikintu cy'urujijo mu bantu. Nta muntu wigeze avuga ati ubutumwa bw'umumararungu Marie Louise mu bwitondere, arabeshya, no buyobe. Oya, ntaho rwose, nta nahazabaho. Yezu yarambwira ati humura ntihazabaho. Byahabaho gutese kandi Yezu Kristo yarambwira ati wowe humura narakwitoreye. Muvandi, nyamara ibyo mvuga biranditse. Soma muri Izayi umutwe wa 41 kuva ku murongo wa 9 wa 10. Hanyuma dusome. Haravuga ngo, oya, kuva ku murongo wa 8, pardon. Ngo ariko wowe Isiraheli mugaragu wanjye, Yakobo nihitiyemo, inkomoko ya Aburahamu inshuti yanjye, wowe nikomereje kuva ku mpera z'isi, nkaguhamagara kuva ku mipaka yayo. Narakubwiye nti uri umugaragu wanjye, naragutoranyije aho kugutererana. Witinya kuko ndi kumwe nawe, wikwiheba kuko ndi Imana yawe. Nibyo rwose ndagukomeje, ndagutabaye, nkuramiza ukuboko kwanjye kurenganura. Haleluya, amina. Ahangaha rero Nyagasani yarahambwiye inshuro nyinshi cyane. Hari n'ahandi rero yambwiye mu gitondo cy'uyu munsi. Aho hantu rero hari mu byakozwe n'intumwa. Reka tuharebe mu byakozwe n'intumwa, umutwe wa 18, umurongo guhera ku murongo wa 9, umurongo wa 9 n'uwa 10. Ngo nuko ijoro rimwe Nyagasani abonekera Pawulo aramubwira ati witinya. Iri jambo rero ndarikunda cyane. Yezu yagiye arimbwira inshuro nyinshi cyane, witinya. Ahubwo komeza uvuge, ntuceceke, ndi kumwe nawe, kandi nta n'umwe uzaguhangara kukugirira nabi, kuko abantu benshi muri uyu mujyi ari abanjye. Haleluya. Iryo jambo rero, abantu benshi muri uyu mujyi, abantu benshi muri izi audio, abantu benshi mu Rwanda, n'abakunda Imana, n'abashaka kumva amakuru yayo, n'abashaka kumva iyo ngabire y'ubuhanuzi, abo nibo benshi. No kuvuga ngo Nyagasani avuga ati abantu benshi, ntabwo ari bose, harimo abadashaka kubyumva, ariko abenshi n'abashaka kubyumva kandi Imana yabihaye umugisha. Ijambo rya witinya rero ni ijambo Nyagasani akomeza kumbwira cyane. Muvandimwe rero ndagira ngo nkumare impungenge. Hari abantu benshi rero muhagaze ku kintu cyitwa ingwe kiliziya ntibyemereka, nkubwiza ukuri, ntabwo kiliziya yigeze. Nubona ahantu handitse itangazo rivuga ngo ubuhanuzi bw'umumararungu Marie Louise buravangiye, muzaze mumbwire ncicike, na audio nzazireka. Nta na hamwe uzabibona kuko ntaho byigeze byandikwa. Hari ukuntu rero abantu bagira gutya ngo uwo mugore kiliziya yaramuciye. Kiliziya yanciriye hehe kuko? Hari abantu rero bavuga ibintu by'ibyifuzo byabo bakabihindura ibya kiliziya. Nta kiliziya yanciye, oya ntayo, nyikubwiza ukuri kandi ndakurahira mfashe ku musaraba wa Kristo ku izina ry'Imana ishobora byose. Nta kiliziya yanciye, nta kiliziya yigeze ivuga ngo ubuhanuzi bw'umumararungu Marie Louise mubureke. Ntayo, nta nizabaho, kuko sinzigera mvuga ibivangiye kiliziya. Sinzavuga ibivangavanze, sinzavuga ibiri hanze y'umurongo wa kiliziya. Ni muri kiliziya gatolika nkorera. Haleluya. Hari abantu rero bakunda kubwira abantu ngiriya mugore ngo mumwitondere, ariko ubundi mubikore ngo kubwo ngo ko n'ubuhanuzi bwe bwaciwe nande? Ninde wabivuze abivugiye? Ese wakubwira muvandi ngo vuga ahubwo buhanuzi bwaciriwe wahabona? Rero muritonde, se kiba atazajya kuvangira akakubeshya, kuko hari abantu babikora bijyanye n'irari ryabo. Iyo dibaye ndende wihangana, utazafunguka muzihangana. Reka nkubwire ubuhamya burangiza icyo. Igihe kimwe rero hari umupadiri ngo wumvise ubwo butumwa bw'umumararungu Marie Louise arabukunda cyane. Noneho aza kujya, ubwo uwo mupadiri aba muri Tanzania, noneho aza kujya ahantu hitwa Inamugongo, ni mu Bugande. Agezeyo aravuga ati munshakira umuntu witwa Louise, ndamushaka rwose. Noneho hakaba hari undi witwa Marie Louise ariko dusenga natari we ngewe, ko nge sindajye na Mugongo na rimwe. Baragenda baramumuzanira. No, mbere yuko bamuzana, ubwo mupadiri mukubaririza ngo afite inyota nyinshi cyane yo kubona Marie Louise, abaza umugore umwe wari ukuriye muvoma sacerdotale Mariale mu Rwanda cyangwa muri Kigali simbizi.
aramubaza ati wanshakira umuntu yitwa Marie Louise. Noneho uwo mugore ngo ahita amubaza ngo se ngo Marie Louise ushaka ngo ni uwa hehe? Undi ati ni umugore ngo usenga mu Rwanda, atari ko njyewe inyigisho ze narazikunze cyane. Umugore barazamutse ati padi, ati nawe uri mu buyobe bw'abariya abantu, ati uwo mugore uramuzi, ati kiliziya yaramuciye, ati ni bibi cyane, ni bibi cyane. Padiri aramuranga aramuga ati ariko ntimugakunde gusebanya, kuki abanyarwanda mworoherwa no gusebanya? Uwo mugore yaciriwe hehe? Njyewe singusabye kumbwira ibye kuko ibitabo narabibonye, mfasha kubona uwo muntu. Umugore ngo yahise amwara, agenda amwaye cyane, acecetse cyane, amwaye kandi amwaye koko. Haleluya, Yesu Kristo, haleluya, azajya bamwaza. Nukuri ijambo ry'Imana rirabivuga, azajya bamwaza kandi abamaremo imbaraga. Nuko rero baza kuzana Marie Louise utari njyewe. Rero amubonye avuga ati ni wowe Umumararungu? Atoya, ati si njyewe. Atumva rero reka mugutumeho uzamumbwirire kose ko inyigisho ze nazikunze. Mbese aramubwira. Ubwo uwo muvandimwe niwe wanzaniye ubwo butumwa. Ariko yongera ati uyu muvandimwe nawe ntago amuvuze amagambo meza kandi simbikunda ibi bintu. Nuko amakuru angeraho gutyo. Uwo muvandimwe rero ntabwo yarekeye aho, yaje kujya muri Canada, ahura n'akakana njya mvuga muri audio. Ako kana Yesu Kristo yamva niwe wabikoze, yaraduhuje turasenga, umwana abona visa, umwana mbese uko Yesu yabitubwiye byose niko yabikoze. Wa mugore aza guhura n'akakana, kakana kati ase Marie Louise uramuzi? Umugore ati nawe uri mu buyobe nk'ubwe? Ati nawe uri mu bantu bari mu buyobe? Ati uriya mugore yaravangiwe, ati ni umusazi. Mwana ati wikwirwa umusebyaho, ndamuzi, yaransengeye mbona na visa ndaza. Nuko uwo mugore sinzi amakuru ye uyu munsi, ariko ikiri cyo nuko nawe yagiye ashwanye cyane n'abapadiri na kiliziya. Ahubwo ubwo rero icyo nashaka kuvuga si nta nubwo navuga izina rye, sinari kubwira, ariko ikiri cyo nuko hari abantu bameze gutyo bakunda kwamamaza inkuru zitarizo. Ibyo abo bariho, uzahura nawe kuko ngo ari muri Canada cyangwa se ari aho azenguruka hose ntacyo bimbwiye, ariko abo contre 6 turabafite. Ntabwo rero nkubwiza ukuri muvandimwe, ntabwo kiliziya yigeze ica ubutumwa bwanjye, nta nubwo yigeze ibwira abantu ngo babwitondere rwose. Ahubwo njyewe ejo nzatangira kukubwira ibimenyetso bikwereka yuko kiliziya yabwemeye, ahubwo igifite umwanya wo kubishishozaho. Imana rero niduha umugisha kuko navuze byinshi kandi n'ejo nzakomeza. Imana iguha umugisha muvandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.